ndagira ngo umenye ko iyi ni inkuru mpamo na amashusho ya nyayo yafashwe arateranya. Iyo niyo seri iri kurebwa cyane ku isi yose muri kano kanya, iri ku mwanya wa mbere, kuko buri muntu wese ari kwifuza kumenya ngo byagenze bite. Urebe neza witonze rero. Uyu mugabo tugiye kureba na amakuru ye ni P Diddy ni documentary bamukozo yakozwe na 50 Cent. Ubu ndagira ngo twinjiranemo neza gake ashyira ubuzima bwa P Diddy bwose hanze. Turaza kugenda dusubira inyuma mu mateka ibyabaye ubuzima bwa P Diddy kugeza uyu munsi ageze muri gereza. Ibintu biri kuba, ndashaka kurwanira ubuzima bwanjye. Sinca kuburana gusa ngo byitwe yuko ngo nta cyaha nakoze. Ndashaka kugira ubuzima mbaho nanjye. Hano hari itariki 10 z'ukwezi kwa 9 2024. Hano harahitwa ngo ni Park Hotel. Ejo bundi P Diddy bamufasha no mashusho, ikirego cyari kimaze kugera mu rukiko umwaka ushize, ndetse aya ni amashusho bafashe P Diddy ya nyuma ari kuvugana n'abavoka be, ari kubabwira impamvu bagomba kumuburanira bagatsinda. Ndabizi biraza kugorana, ndaza kukubitwa, ariko ndashaka kugera imbere y'akanama nkemurampaka nkagira amahirwe mbere y'iminsi 6 ngo P Diddy afungwe dore amashusho bamufashe. Umva, dukeneye ko ibintu byose bisobanuka. Nta kibi wakoze, yari kuri video call ari kuvugana n'abamuburanira. Nta kintu kibi wakoze, niyo mpamvu wanaje muri New York kugira ngo uhure nabo bagushinja amaso ku yandi. Hano P Diddy kuri telefone yari kuvugana na avoka yo bita ngo ni Mark Agnifilo. Nimba abantu bacunze by'umaze iminsi ukora, uri guhangana n'uru rubanza rwose byiyubashye, ariko sinyeka ko biri gukora. Narabumviye, nababereye umukiriya mwiza nkuko mwambwiye nk'abavoka banjye, nateze indege nza hano muri New York nkuko mwari mwambwiye abavoka banjye ngo nze rwose simpunge nze mburane, gusa meze nkaho ndi kuzenguruka ntegereje rwose igihe ndi busebere. Umva hano ariko tumeze nkaho tutari kureba ishusho ngari. Turi mu kwa 9 hagati, nta kindi cyabara gushyiraho. Umva ariko wakagize nk'umuvugizi wawe iby'itumanaho kabikurikirana Mark. Umva ntabwo ugomba kuba umuntu uraho gusumbwira ngo urubanza ruzagenda neza. Wabonye ibyo bari kumvuga kuri CNN? P Diddy hano hari mu kwa 9 ari kubivuga. Ati wabonye ibyavuzwe na CNN nkwibutsa niyo yasohoye amashusho ya nyayo, niyo yayishyuye kugira ngo bayatangaze bwa mbere. Na amashusho P Diddy ari gukubita wa mukunzi wa kera bitaga ngo ni Cassie Ventura. CNN niyo ya mbere ya breakinze, nimba ariko mujya mubivuga, isohora ayo mashusho P Diddy ari gukubita umugore we. Sasa P Diddy ari kuvugana n'abavoka be habura iminsi 6 ngafungwe, yari ari kubwira tubonye amashusho CNN yashyize hanze. Umva, urabizi yisituwe na miliyari 9 zikoresha, miliyari 7 zikoresha Instagram ndetse bakareba TikTok. Bivuze ngo abo bose rero barebye ayo mashusho, kandi n'akanama nkemurampaka ndakeka nako ayo mashusho karayabonye. Tugomba gushaka abantu badukorera. Ushaka abandi bavoka yaba arabo muri iki gihugu cyangwa bariho abo hanze y'igihugu, bavoka basanzwe baburanira abantu bakoze ibyaha biteye ubwoba cyane, bakoresha n'itangazamakuru yaba muri propaganda, baze bamburanire ndebe ukuntu urubanza narutsinda. Aya ni amashusho yagiye hanze ya P Diddy. Nakubwiye ngo tugiye kureba inkuru mpamo ya P Diddy kugeza afunzwe. Abo yishe bose uraza kubabona abo yahemukiye ubuzima bwe. Ubundi P Diddy yari muntu ki? Hano badusubije inyuma nanone uraza kugenda ibona. Hano ni kera nanone ubwo n'umugabo P Diddy yari mu itangazamakuru ari kuvuga ngo itangazamakuru rikunze kungaragaza nkaho ndi gangster cyangwa se ndi umugizi wa nabi, ariko nje ndi umuntu rwose utuje, ndi umucuruzi, ndi umuntu ukunda gufunga amaso nkagira indoto, nkashaka kuzigira impamo. P Diddy, Papa Diddy, sinzi uko nakwita, ibi byose ni icamake byo tugiye kureba. Bakwereka ubuzima bwa P Diddy yari mu ntuki, ni umutwitsi, yari atwitse. Umva, tumeze nkaho turi kuvuga filime hano hakenewe subtitles, abantu bakaza kuzireba. Hahandi abantu batumira bari kureba filime ariko batazi n'ibyo bari kureba. Sinzi. Dore ya mavideo nababwiraga P Diddy yasohoye na CNN akubita umukunzi we. Bebe, iyi ni Department ya Homeland. Twatatse urugo rw'umugabo bita ngo ni Sean Diddy Combs, ushinjwa gufata ku ngufu, gucuruza abantu, gukoresha abantu ku ngufu, gushimuta. Bamureze icyaha cya 4 mu rukiko, bamureze icya 7 mu myaka irenga 20. P Diddy ashinjwa. Bimeze nkaho igisasu kindashwe ku mutwe. Ndi kugana imbere ngaruka inyuma njya kubavoka, byose bikanga. Hano haburaga iminsi 6 ngo P Diddy afungwe. Reka ngira icyo nkubwira. Nakubwiye ngo iyi filime tugiye kureba irihuse cyane, ariko izi ni nk'incamake. Ndaje ngiye ndihuse kurusha no filime. Reka ngira icyo nkubwira. Ngiye hano ntago ndi nka arbitre, ngiye gukupa telefone, ngiye kuva kuri telefone mbakupa abavoka banjye. Ndeke mwebwe abanyamwuga muzi byo kuburanira abantu, murebe ino situation ndimo, muze kungarukaho mumamagara munzaniye igisubizo. Ibyo abantu bose bavuga mumenye gusa kantu biri kugana, meze nkaho ndi kugenda ntsindwa. Hano haburaga iminsi 6 ngo P Diddy afungwe, hari amashusho yamufashwe. Iyi seri yose tugiye kureba igaragaza ubuzima bwa P Diddy mushyira hanze ibyaha yakoze n'ibiki byose byakusanyijwe n'umwanzi we bita 50 Cent,
ashora amafaranga kugira ngo ino filime ikorwe. Ubu ngubu ari kunguka cyane kuko niyo seri ya mbere iri kurebwa cyane ku isi yose, nta muntu utarayireba. Niyo mpamvu navuze ni bayise gute, Sean Combs The Reckoning. Sean Combs n'ubundi n'amazina nyakuri ya P Diddy, Puff Daddy. Mu mwaka wa 2025 P Diddy ngo mu rukiko yari ari gushinjwamo ibyaha birimo RICO, sex trafficking, harimo ibyitwa ngo ni violations of money act, byose nibyo yashinjwaga P Diddy. Gusa ngo P Diddy ngo byaje kurangira ashinjwe icyaha kirimo gutwara abantu bajyanye mu byerekeranye n'uburaya, ibindi bya byose bikurwaho, akatirwa amezi 50 ubwo yabara mu myaka uraza kuyumva. Hano dutangiriye aha ni mu minsi ya nyuma mbere yuko P Diddy afungwa, haburaga iminsi 6 ngafungwe. Nakubwiye ngo tugiye kuri ubuzima bwa P Diddy bwose mutigeze mumenya, ku buryo hari muri geze uyu munsi none yavuze ngo ibintu 50 Cent nkoreye n'amabara. Mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2024 Sean Combs ariwe P Diddy yashyizeho umuntu umukurikira ufata amashusho muri New York City. Muri iki gihe ngo P Diddy hano yari acunzwe na Federo, cyangwa se mbega yari ari gucungwa, yari ari gukorwaho iperereza, mbega mu yandi magambo. Uwamufasha amashusho yaje kuyarekura nyine ubwo P Diddy yafungwaga. P Diddy ngo n'umuntu wakundaga kuba ahantu ari hose bari kumufata amashusho. Ati twese tuzahura n'umuremyi wacu nitumara gupfa, aturyoze ibyo twakoze n'ibyo tutakoze. Buri abantu benshi ntago bazi ikintu kimwe, muri hanganira pose zirimo hano. Buriya ngo umunsi twapfuye Imana izatubaza ibyo twakoze, inatubaze ibyo tutigeze dukora. Hari ibyiza twakagombye gukora ariko tutajya dukora, nabyo tuzabibazwa. Sean Combs yari agatafari nuri kutubwira. Sean Combs ni ikinyendaro utakunda, uri kumutuka n'uwitwa ngo ni Kalena Harper, ni umuhanzi wabaye muri Bad Boy. Bad Boy niyo rebo ya P Diddy. Ninza kugenda mvuga ngo uyu ni umuhanzi wabaye muri Bad Boy, uze kubyumva yuko nyine ubwo ari umuhanzi wakoreshwaga na P Diddy, cyangwa se yari umukozi wa P Diddy nk'umuhanzi we muri rebo, kumwe umuhanzi wa managingwa nyine na P Diddy. Uyu bamwita Kalena Harper, amaze gukora ariko yahoze ari umuhanzi kera wabaga muri iriya rebo ya P Diddy yitwa Bad Boy. P Diddy ni umuntu mutashobokana iyo udakoze ibintu nk'uko abishaka. Urebe mani mukagira umuntu mumenyera hano mwana. P Diddy duhura bwa mbere nahisemo ari nk'intwari yanjye, umuntu bona icyo nshaka ngagira ku cyo nshaka. Mwese mugize amahirwe yo guhura na P Diddy, uhita uvuga ati n'umugabo energize, nanjye ngomba kumera nkaho abakora cyane. Hari umuntu urenze ku buryo uyu ni umugore uri kutubwira wakoranye na P Diddy muri rebo n'umuhanzi we, arakubwira ati ngihura na P Diddy nahise mvuga nti P Diddy ni intwari yanjye, ndifuza kuzaba nkawe. Ngo kuko umuntu wese uhuye na P Diddy ahita avuga ati ndifuza kuba nkawe. Ni umugabo ukora cyane, uvuga ati icyo nshaka cyose ngomba kukigeraho. Ni wa muntu ukubwira ati mfunga amaso nkagira indoto nkayafungura nshaka kwita nzigira impamo. Niko P Diddy yari ameze. Uno mugore akavuga atuye na P Diddy wahita wifuza kumera nkawe. Energy abafite nawe uba wifuza kuzigira. Niki gikurikira nacyo ngomba kukigeraho. P Diddy yagaragaza kwishyura ukizana kwa buri mwirabura wese, kwa kwishyura ukizana buri mwirabura wese avuga ati nanjye ngomba kumera nkawe. Umva nta bibazo nshaka, ntago wambwira ko mbeshya. Bwa mbere mura na P Diddy yahisamo umuntu nakwifuza kuba nkawe. Nka kuriya bura nanjye ndi guco ndi kugenda abantu barambwira ati ndifuza kuba nka Rocky. Kubera iki? Iyo uri umuyobozi nka P Diddy abantu bose baragukunda kuko ubuyobora ibintu neza, ariko bakaza kukwanga iyo bigeze kuri rwa rwego aho ushaka gukontorora abantu bose. Uyu nawe ni umuhanzi witwa ngo ni Aubrey O'Day, yahoze muri Bad Boy, bivuze ngo yakoranye na P Diddy, yamanagingwaga na P Diddy. Nakubwiye ngo iyi documentaire irimo abatanga buhamye bose babanye na P Diddy, abakoranye nawe, abo yahemukiye, abo yagiriye nabi, ni buri buze kugenda ubonamo. Uyu nuri kuvuga ngo P Diddy uramukunda rwose pe, ayobora neza, atari kukamwanga yatangiye kugukontorora ku buryo ibintu byose bihari hagomba gukorwa ibyo atekereza, ibyo ashaka, nta muntu umuha igitekerezo. Iyo ngingo rero ngiye twayigezeho. P Diddy abaye ubuzima nk'ubwa Scarface muri filime babagize bana bona muri filime nyine nimba urabonye filime ya Scarface, umugabo nyine w'umurakare w'umugangster. Ati niko P Diddy ameze ubuzima bwe. Uri kureba ubuzima bwa P Diddy ugira ngo ni filime uri kureba. Kwa kundi Scarface muri filime yavugaga ngo ndashaka iyi si n'ibiyirimo byose, ariko ukageraho none ibyo byose ubibona. Yo niyo hano P Diddy bari bamaze kumuha urufunguzo. Ino migi ikomeye muri Amerika, iyo umuntu tuvuge nk'iyo umuhanzi afite umujyi avukamo ahora wamamaza, urabona ko yanamamaza gatsata, ahora yamamaza umujyi uvuga neza, akiteza imbere, akaba umuntu w'indashyikirwa. Umujyi ugera ukamuha igihembo, award y'urufunguzo, bakakubwira ngo tuguhaye urufunguzo rw'umujyi. P Diddy mu minsi yashize bari baramuhaye urufunguzo rw'umujyi wa New York. Harlem turabikoze. Mount Vernon niho P Diddy ubundi yabaye ubutobwe bwose. Muri Harlem hano ukuntu mba mpumva neza cyane, katisa mu karisiye. P Diddy ni umuntu wavugaga ngo nta muntu ugomba kundenga. Uyu uri kutubwira mwita AIB Sure,
ni umuhanzi akaba n'umwanditsi wakoranye na P Diddy ni umwe kwijana akaba umwe kwijana mbega ni wa muntu utasanga abandi bantu bameze nkawe arihariye ari muri ba bantu bake ndabizi neza ko mu buzima bwanjye nazigera nongera kubona umuntu umeze nka Sean nibavuga Sean umenye ko ari P Diddy bari kuvuga habe na rimwe P Diddy nta muntu wamera nkawe P Diddy uko yabaraga amafaranga niko yagiraga imbaraga uko yabonaga imbaraga niko amafaranga yiyongeraga P Diddy ni umuntu avuga ati kuva mfite amafaranga nkakorera amafaranga menshi amafaranga icyo nakora cyose yakinkuramo uyu ni wahoze ari umurinzi wa P Diddy ari bodyguard we yitwa Roger numvishe ko ari ingenzi ko abaturage n'isi yose babimenya bakamenya impamvu twageze ku mwanzuro watumye P Diddy tumukatira amezi 50 muri gereza uyu numwe mu bari bagize akanama nkemuramaka bakatiye P Diddy ubu ngubu akaba ari muri gereza uyu numwe mu bari mu kanama nkemuramaka nawe araza kuduha ubuhamya bwe impamvu bahisemo gufunga P Diddy amezi 50 ntago ibyo mwabonye itangazamakuru itangaza kuri P Diddy aribyo twagendeyeho mani mpakirira mwana P Diddy ni umuntu ashaka kwigaragaza iteka nkaho ko ari we storyteller wa mbere muri hip hop kwa kunda abantu bakora hip hop bavugamo inkuru zabo P Diddy ubundi ni umuntu wiyumva nkaho ari Black Superman mbega ari nka Superman wa muntu uvuga ngo ngicyo nshaka cyose nagikora P Diddy mbega ari ukuntu umuntu ageraho mu mutwe wakumva ko yabaye nk'Imana bitewe n'ibikorwa yagiye ageraho n'imyumvire n'amafaranga afite n'uburyo akontoramo abantu akumva ko yakora icyo ashaka cyose uyu kutubwira mwita Capricorn Clark uyu nguyu yahoze ari secretary wa P Diddy wa undi bita ngo ni personal assistant wa undi mwirirwa n'ubuzi by'ukora byose nawe hano araza kuduha ubuhamya muri iyi filime hano aravuga ngo P Diddy ni umuntu umutwe we wumva ngo nakora icyo nshaka cyose ariko ubwo uzi umuntu ageze ku rwego avuga ngo nakora icyo nshaka cyose ni wa muntu uvuga ngo we nakwica siyagira icyomba we nakwirukana siyagira icyomba nagukuraho ibyawe siyagira icyomba ibyo byose turaza kubibona ko P Diddy yabikoraga ntago wamara igihe kinini ukora ibintu nk'ibyo P Diddy yakoze nta kintu kirakubaho aba nabatanga buhamya ngo ubundi ntago wamara imyaka nk'iyo P Diddy yaramaze akora ibintu nk'ibyo yakoze ngo ntihagire ikintu kikubaho ubundi ugerageje no gukora kimwe ngo kwijana cy'ibintu P Diddy yakoze mu buzima bwe bwose waba warapfuye kera cyangwa baragufunze kera ntago wakomeza kubabaza abantu ngo utekereze ko nta kintu kizakubaho kibi haba habura igihe gusa uyu bamwita Mark Curry nawe yahoze ari umuhanzi wo muri Bad Boy ubwo nyine yamanagingwaga na P Diddy Bebe P Diddy ni umuntu wagira gutya mani byiza kuba tugarutse muri New York P Diddy ni umuntu wafataga amagare akabakata muri New York ku igare gake buri gihe biranezeza iyo ngorutse muri New York urebe P Diddy ni umujyi yakuriyemo ni iwabo niho yashakiye amafaranga agira gutya rwose agafata igare akabazenguruka muri quartier hari amashuri buze kugenda ubona anyuramo hana ko akunda umuntu abona gatsata akabona arayizi yarayikase yose iyo ndi kubona New York niko mba mbibona muracikire katari ukubabeshya gake nakubwiye ngo wihangane turaza gufata amapoze reka badusubize inyuma mwaka w'1989 ahitwa Harlem New York City ino Harlem ifite amateka ambaye cyane nari mari guhera mu ntangiriro ubwo P Diddy yafumburaga Sean Combs yigeze gukora imyenda yitwa Sean Combs ndumwe mu bantu bafatanije na P Diddy kugira ngo dushinge Bad Boy natungurwaga n'ibitekerezo bya P Diddy impano ye yari idasanzwe P Diddy yari afite P Diddy nta muntu wahakana ubuhanga bwe impano ye uburyo ari umucuruzi wambaye no mu gushaka amafaranga uyu muntu uri kuduha ubuhamya ni umuntu wafatanije na P Diddy kugira ngo bashinge Bad Boy Entertainment yahoze ari umushuti bamwita Kirk Barrows muraza kugenda mubona cyane Sean Combs kera yaratandukanye nuko mumubona icyo gihe Sean Combs yari afite imyaka 19 yiga muri Howard cyangwa se Harvard ni kaminuza ikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arangije ayivamo yashakaga kugaragara mu ruganda nk'umuntu usa neza ufite swag mu ruganda rw'imyidagaduro P Diddy muri hano mubone kuriya P Diddy mu mwaka w'1989 yagaragaye muri video bitaga ngo What You Need ari kubyina yari umubyinnyi ameze nka bano ba Titi Brown mubona byina muri video z'abahanzi nicyo yakoraga yiga kaminuza yaje kuyivamo aravuga ngo ngiye kujya gutwika mu ruganda rw'imyidagaduro dore P Diddy no yajyaga mu video y'abahanzi akajya kubyinamo nyine biriya bya ba Titi Brown to iyi nindi video yagiyemo uyu ni P Diddy ari kubyina icyo gihe umuco n'umuziki wa birawura wari guhinduka hip hop yari kugenda ifatisha buriya guhera muri za 89 kuzamuka nibwo hip hop yari itangiye gufata mu byemere cyangwa mu byanke rap igiye kuguma hano ifatisha nta izajya icyo gihe hip hop yari itangiye kugerwaho abantu batangiye kuyumva itangiye gusa nk'iri gukuraho iyi njyana yari igezweho yitwaga ngo ni amafunk KRS-One Public Enemy Rakim
abo ni bamwe mu baraperi bari bakomeye cyane muri za 89 bibihe byose. Mu myaka ya za 80 irangira yari imyaka idasanzwe pe. Icyo gihe hari rebo rero nyinshi cyane zigenga zagiye zituma hip hop izamuka tubona uyu munsi. Icyo gihe amashuri buze kugenda ubona n'amashuri ya kera uyu muziki mushyashya waje. Icyo gihe hari rebo rero bitaga ngo ni Uptown Records. Iyi Uptown Records uyifate mu mutwe uyumve nagiye nyibabwira ngo kenshi. Uyu uri kumva bamwita Heavy D. Heavy D yari we muhanzi ukomeye cyane wari warasinye muri rebo bitaga ngo ni Uptown. Heavy D uramubona ni wari umustar icyo gihe muri 89 kuzamuka. Uyu mugabo bitaga Heavy D yari we umustar ukomeye cyane muri karitsiye. Yararenze pe. Ku buryo no muhanzi kubera ukuntu yari icyamubare bitaga Heavy D byagezeho bamwita ngo ni we meya w'agace bita ngo ni Mount Vernon n'ubundi muri New York. Muri 88 Heavy D urabona hit yari afite. Uwo ni wo mujyi uri hanze ya Bronx. Uwo mujyi Heavy D yawushyize kuri map ngo ni umujyi uri hanze ya Bronx kugira ngo ngomeze nanabiyemeraho gake gake kugira ngo tugendane mwumve ko ibyo mbabwira mbizi. Bronx ejo bundi niho narindi kuba aho bari kuvuga uyu musore Heavy D uburyo yari afite influence ye yageze ku bantu bose bo muri karitsiye yaratuyemo. Mbega kwa kundi muri karitsiye utwika abantu bose batuye muri iyo karitsiye bakakuyumvamo bakagukunda kubera ari we muntu washyize map y'uwo mujyi uwo mujyi wanyu ukawushyira kuri map bakawukunda kubera umuziki wakoraga. Mu bantu bavukaga muri iyo karitsiye rero Heavy D yari amaze kwamamara amakora hip hop harimo Sean Combs ari P Diddy. Icyo gihe P Diddy yigaga St Michael High School rikaba ishuri ry'abakatolike. Icyo gihe P Diddy rero kubera yabaga muri karitsiye imwe n'uwo mustar bitaga Heavy D yajyaga kumukomangira buri munsi amubwira ati Heavy D wazangejeje kuri Andre Harrell. Andre Harrell akaba ari we wamanagingaga Heavy D akaba ari nawe nyiri rebo bitaga ngo ni Uptown. Dore nguyu Andre Harrell nawe yajyaga muri video z'abahanzi be bamwita Andre Harrell. Andre Harrell yarameze nka champagne ya rap. Yafashe imihanda cyangwa se ya mihanda banze baririmbiraho arangije arayizamura ayigeza ku isoko ry'imigabane. Andre Harrell icyo gihe kugira ngo winjire muri hip hop byagusabaga guca kuri Andre Harrell ndetse n'uwitwa Russell Simmons. Abo nibo bari bayoboye isi ya hip hop cyangwa se nibo bari bafite hip hop irimo amafaranga. Buriya hari igihe haba hari abantu baririmba hip hop ariko nta mafaranga arimo, hakaba n'abandi bari mu isi noneho y'abaririmba hip hop irimo n'amafaranga. Icyo gihe washakaga kugera mu isi ya hip hop ukora hip hop ngo urye ku mafaranga byagusabaga kwinjirira rebo yitwa Uptown Records iyobowe n'uwitwa Andre Harrell. P Diddy nibavuga Sean uze kumva P Diddy, nanjye nimvuga Sean ncitswe aho kuvuga P Diddy uraza kubyumva. Ati Sean yaje kugera ahura na Andre Harrell aramukunda cyane ku buryo Andre Harrell yaje guha stage ayiha P Diddy. Iryo rero ryari itangiriro. P Diddy yabonye stage muri rebo bitaga ngo ni Uptown Records ariyo rebo ya mbere yari iyoboye. Nakoranye na Sean ubwo nibavuga Sean mumbabarire hari abantu bashobora kuza gucikwa nimumve ko ari P Diddy ariko muri abanyabwenge abantu munkurikira. Ati nakoranye na Sean Combs stage reka mbibasobanurire byose. Iyo watekerezaga iyo rebo bita Uptown watekerezaga Heavy D ugatekereza I'll be sure. Dore RB nawe ari kuduha ubuhamya atako kana bita Sean Combs nari umuhanzi ukomeye muri iyo rebo kuko ari gukora stage muri iyo rebo. Ninjye muhanzi wa mbere wavuye muri rebo ya Uptown wabanje kuba wa mbere indirimbo yanjye ikaba ya mbere kuri Billboard chart. Ninjye muhanzi wa mbere wabonye cyitwa ngo ni Platinum, ni ibihembo baha indirimbo yarebwe n'abantu benshi cyangwa se yaguzwe n'abantu benshi muri Uptown label. Uyu bita ngo ni RB Sure yari umusore mwiza w'ibogari, yari wa muntu abantu bakunda, yari umuhungu w'iniga ari kufite uruhu mbega ari babantu bafite b'inzobe babandi abakobwa bakunda, abakobwa baramurwaniraga yari bogari. Icyo gihe uyu muhanzi bita Al yateretaga Kim, uwo bari kuvuga ngo ni Kim Potter, niwe waje kuba umugore wa P Diddy banabyaranye bari abana benshi ubona ba P Diddy yababyaranye na Kim Potter. Ariko ngo buriya ngo P Diddy ajya gukora stage muri rebo ya Uptown, umuhanzi munini cyane wari uri muri iyo rebo yakundanaga na Kim Potter. Nibavuga Kim Potter urumva umugore wa P Diddy babyaranye abana benshi afite. Icyo gihe Kim Potter yakoraga kuri reception ya rebo bita Uptown. Iyo sokaga muri sanseri umuntu wa mbere wabonaga yabaga ari Kim ari kuri reception. Dore nguyu yari mwiza pe, abantu bose barabivugaga. Ubwo Sean yabonaga Kim byari bitandukanye. P Diddy yabonye stage muri Uptown aho kugira ngo akore stage akajya yirirwa n'ubundi yagiye kuri reception yo gutereta umukobwa ukora kuri reception bitaga Kim. None uwo mukobwa akaba teretana cyangwa se akundana n'umuhanzi munini muri Amerika ariwe bitaga RB Sure. Ariko akana kaga stagiaire bitaga P Diddy kakaza gutereta uwo mukobwa. Bya bindi uvuga ati nubwo abo teretana n'icyamamare mukundana ngiye ntacyo bimbwiye nanjye ngomba kugutereta. Nizo confidence za P Diddy. Wumve P Diddy yahoraga buri gihe yagiye gutereta
Kim Potter kuri reception kandi ari umustajeri amusaba ko basohokana amusaba utubizu ibintu byose akamera nk'ashaka kubiha Kim. Dore Kim Potter byabaga bitangaje kubona kana k'agastajeri nka PDD bahaye stage kari gutereta umukobwa ukora kuri reception kandi umukobwa ukora kuri reception ari umugore w'umuhanzi munini muri Amerika bitaga Ali B Shua. Cyabaga ari ikizere kirenze ikindi. Ali B akaba ari we muhanzi w'ibogari ku buryo ari umusore w'ibogari ufite amafaranga utanagereranya na PDD w'agastajeri. Icyo gihe PDD yararenze ntiyanywaga inzoga yamaganaga urumogi nta biyobyabwenge na bimwe PDD icyo gihe yafataga. Yari yifitiye agasatsi kazamutse ka rokoke asa nk'akanyeshuri gaciriritse asa nk'akapeti karaho ariko ugasanga yaramaramaje akajya tubwira ngo nubwo mumbona nsa nabi wenda ngo nsa nk'akana atari ko ngiye uriya mukobwa Kim Potter nzamutereta. Twese tukabwira ati ntabwo bishoboka wacyana uriya mukobwa urabona yakwemera ateretwa n'umuhanzi wa mbere mu gihugu. Uriya mukobwa yakwemera nta nibiri ufite icyo gihe PDD yarananutse ari uruzingo nyine uriya mukobwa urabona yakwemera uruzingo dore ukuntu PDD yabaga ngana ariko akajya gutereta umugore w'icyamamare cya mbere muri Rebo yari yaramuhaye stage. Gusa PDD cyangwa se Sean yaratangaje iyo yifuzaga ikintu yagombaga kukigeraho. Bishobora kuba byamutwara imyaka 2 wenda ariko icyo kintu akakizirikaho cyangwa se vuba bitinze icyo kintu yakigeragaho. Witwaga Andre Harrell Heavy Ali B Shua bari bafite amafaranga n'imbaraga. Ntago nari nzi icyo bakoze ngo bagere kuri ayo mafaranga bafite ariko nanjye mutima naravugaga ngo icyo bakoze ngo bagere ayo mafaranga bafite nanjye nicyo ngomba gukora. Urumva PDD ariko imyumvire bagafite yabonaga abantu bafite amafaranga bafite na hiti bamurenza akavuga ngo sinzi icyo bakoze bira bintu ngo babigereho ariko icyo kintu nanjye nicyo ngomba gukora. PDD yari byinshi wamwigiraho n'ibindi byinshi yakoze wakwirinda. Niyo mpamvu ngira ngo nuza kureba iyi documentaire ya PDD nturebe ngo ni umuntu mubi gusa hari ibintu byinshi wamwigiraho byiza nko kwihintego kandi ukayigeraho. Nageze muri Uptown hashize amezi make PDD yigezemo mbona ukuntu PDD bari kumwubaka bamugira iniga. Iyo wageraga muri Uptown iyo Rebo baraguhinduraga bakavuga ati tugomba kuguhindura ntago ari ukugera muri Rebo wari idage ngo bakugumisha uri idage bameraga nk'abakubatije bakaguhindura. Kweri iyo Rebo ya mbere yoboye muri Amerika mu bintu bya hip hop nimvuga ngo niyo yari yoboye ntugire ngo harandi maribo manini cyane yarakomeye nka za Sony zari zirimo ba Michael Jackson amaribo menshi ambaye cyane ariko turi mu bijyanye na hip hop. Ati ngiye nyimara kwinjira muri iyo Rebo natangiye kwigira byinshi kubitwa ba Will Burgers ku muhanda w'145 ku muhanda wa 8 rooftop yari hari muri Harlem. Ntangira kwiga ibyo kwambara uburyo bagenda imyitwarire uburyo batwaramo uburyo bamara amazu ukagera kucyo ushaka. Nari niteguye gukora icyo ari cyo cyose ngo nsinde. Icyo gihe PDD akiri muto yari umwana rwose uri maso. PDD nta kintu washoboraga kumutuma nubwo yari yaraje nk'umustajeri ngo ntagikore. Ndagira ngo mva amagambo ababanye na PDD bamuvugaho. PDD yaje nk'umustajeri muri Rebo ariko abantu bo muri Rebo bose batangira kumubonamo icyizere ku buryo ari we babona gushobora gukora ibintu abandi badashoboye kandi ari umustajeri. Ngo PDD yari umuntu ushobora kubwira ngo fata kuwa kabiri wahindure ngo fata kuwa gatatu wahindure kuwa kabiri PDD akakubwira ngo ndaza kubikoraho. Uri kumva PDD mindset yiwe ukuntu abantu babanye nawe bamuvuga. PDD n'umwana wabwiraga kibakorera ngo PDD fata kuwa gatatu wahindure kuwa kabiri PDD akakubwira ngo ndaza kubikoraho. Ntakubwire ngo ntibishoboka akakubwira ngo ndabikoraho. Tibuka uyu ni Andre Harrell hano n'ubuhamye yitangiye. Uyu ni wafashe PDD amuha stage aramuzamura mwinjiza mu ruganda rw'umuziki. PDD yagiye kukubwira ngo papa wanje uwangize uwondi we nubwo n'umugabo yapfuye mu minsi yashize. PDD yararize cyane mwarabibonye ku kiriyo cye ijambo yavuze. Uyu Andre Harrell ubwo ubuhamya yatanze mbere ukapfa avuga ati PDD ni umuntu wari urenze ati ni umuntu nigeze gutuma ari muri stage nkorera iwanjye mu minota 2 yarangezeho ndi kuri telefone nyuma y'minota 2 ndamubaza ati se kuba mwana kuki ngutumye ukiruka cyane ugenze niki arambwira ngo nirutse. Nibwo namenye ko uyu mwana nahaye akazi atazigera hagarara. Guhera icyo gihe yirutse ajya imbere yiruka ajya inyuma ndetse kugezaho rwose yageze ahageze ubu. PDD akimara kubona amahirwe yo gukorana n'uyu mukire nyiri Rebo bita Andre Harrell PDD ngo yakoze uko ashoboye kose kugira ngo uyu mukira mukunde amwibonemo. Bega PDD kuri Andre Harrell kuri uwo mukira yaramaze kwifumburira. Ndagira ngo namwe mwigire kuri PDD uvumbuye umukira ukuntu ugomba kumera. PDD ngakimara guhura na Andre Harrell ngo yayisaba wa muntu Andre Harrell agomba kubyuka agatekereza ngo ese ndambara iki imyenda ari nduri buyime akahita atekereza ko umuntu ari PDD wamushyirira ibintu ku murongo. Nawe ugomba gutuma umukire mu gihe cyose atekereza ko ari we muntu akeneye iruhande rwe. Ninde uri buze kumpindura ipine ry'imodoka ugatekereza PDD ku buryo Andre Harrell yageze aho abana na PDD no mu nzu avuga ati uyu mwana ndamukeneye usibye no kunkorera mu kazi gusa aze tunabane. Ndabyibuka bwa mbere ngura inzu yanjye ya miliyoni ihagaze miliyoni y'idolari ibaza icyo gihe kugura inzu ya miliyoni hari muri weekend. Iyo nzu narayimukiramo PDD yagiranye ibibazo na mama we. PDD arambwira ngo sindi butahe ndaza tubane muri iyo nzu nshya waguze. Ati PDD yimukiye mu nzu yanjye naguze miliyoni ngiye ntaranayigeramo pe tuhita dutangira kubana ubu. PDD yafashwe na Andre Harrell nk'umwana we. Andre Harrell niwe muntu w'umugabo wahaye uburere cyangwa se wareze PDD. PDD yakuze atazi papa we
niwe muntu bakonexe bwa mbere w'umugabo. Mbega P Diddy yakuze atazi kuba umugabo ngo bisobanuye iki byanyabyo, ikaba gusubiza inyuma umwaka w'1977. bwa mbere ubwo nahuraga na P Diddy cyangwa se Sean Combs ndabyibuka nk'arejo hahise. Famiye yanjye yaje gukodesha kuri floor ya mbere yo mu nzu yo kwa P Diddy. Ngiye yari nge mwana wenyine papa na mama bafite na P Diddy, kandi muri iyo nzu twakodeshagamo iwabo nawe yabanaga na mama we gusa. Mu yandi magambo nari mbaye nk'umuvandimwe wa P Diddy. Uyu uri kutubwira mwita Tim Patterson ndetse na Sean Combs. Nje na P Diddy ndabyibuka bwa mbere duhu. Ninjye wigishije P Diddy gutwara igare, ninjye watangiye mutwara ku igare murekura, nje nawe twara abavandimwe. Yarameze nkanjye P Diddy. Aho nari nandukaniye na P Diddy nuko ngiye mu rugo natahaga papa kambwira ngo mwana wanjye iki ni kibi ntukagikore, iki ni cyiza ujye ugikora. Ati P Diddy we nta muntu yari afite umubwira icyo. P Diddy nta mubyeyi w'umugabo yari afite umubwira ngo kora iki wikora iki. Reka badusubize muri interview P Diddy yigeze gukora. Bagore namwe bagabo, reka mba present mama wanjye Janice Combs. Hano hari mwaka w'2010 P Diddy yari yazanye mama we muri interview. Wa mugore we nakaye kazi wakoze kugira ngo urere P Diddy urugo rwawe rutungu. Ni mama wa P Diddy. Nakoze utuzi twinshi. Ni mama wa P Diddy. Wumve mama wa P Diddy. Nakoze muri United Cerebral Palsy, nakoze muri Board of Aid Winchester County, natwaye bisi y'abanyeshuri, nakoze muri boutique icuruza imyenda y'abana. Uyu ni mama wa P Diddy. Umva utuzi twose yakoze. Umwana wanjye nubwo atabizi ariko nakoze no mu tubari mu masaha y'ijoro. Uyu ni mama wa P Diddy. Ngomba kuvugisha ukuri, P Diddy mama we ngo yakoze no mu tubari twa ninjoro. Uramwumva nyine ko yari n'agasadunda ari n'akaninja mo gake. Nakoreragamo n'amafaranga menshi kuko abagabo ngo babonaga ndi mwiza, nabasukiraga inzoga bakama tipu nini. Bamwita Janice Combs. Impamvu tuzanyemo mama wa P Diddy Janice Combs nuko buriya ngo uburere bwose P Diddy afite n'ibintu byose akora abenshi bavuga ko ahanini byatewe na mama we wamureze. Mu rugo rwa Janice Combs ariwe mama wa P Diddy nta wundi muntu wabaga musibye P Diddy. Papa wanjye bamwitaga Marvin Combs. Ntago nigeze ngira amahirwe yo kumenya papa wanjye, nari muto cyane. Papa wanjye ngo yaje kurasirwa Central Park, nakoze iperereza. Mama wanjye ngo yanzanye aho bamushyinguye. Gusa narakuze menya amakuru ya papa wanjye, menya ko papa wanjye nawe yari hasira. Ndebye nanjye uburyo nkoramo mbona ndi hasira, mitamenya ko mfite amaraso ya papa wanjye cyangwa se ndi ni gangster. Papa wa P Diddy bivuga ko yari umuntu mubi cyane, yacuruzaga ibiyobyabwenge, yakoranaga n'abantu babi nubwo P Diddy atigeze abimenya. Ariko ngo yarakuze abajije amakuru ya papa we amenya rwose impamvu nawe ameze uko ameze. Ngo nubwo P Diddy papa yapfuye akiri muto, P Diddy mbega agakura nta papa wabona, ngo ariko papa wa P Diddy yagiye gupfa yarasize amafaranga ku buryo P Diddy ntiyigeze abaho ubuzima bubi. Yakuze asanga papa yarasize amafaranga. Icyo cyo kimenye bivuze ngo papa wa P Diddy yari yarakoze ibintu byinshi birashoboka. Iyo urebye amafoto ya kera ya P Diddy ukareba amafoto mama wa P Diddy yaratunze, byari bimeze nk'aho mama wa P Diddy yifuzaga gufata P Diddy akagira ikintu amuhinduramo. Buryo yambaragamo ingofero, ukareba amakote y'ubwoya P Diddy yambaraga, yari ameze nk'aho ari gufata papa wa P Diddy wapfuye akamuhinduramo P Diddy yari amaze kubyara, kugira ngo mbega umwana nawe akura ameze nka se, kuko papa wa P Diddy yari gangster. Niyo mpamvu yambaraga nawe ibintu bihenze kuko papa wa P Diddy yari afite amafaranga. Mama wa P Diddy yabaga muri Harlem. Mama wa P Diddy aho ngaho ubona inyuma iriya Cadillac nshyashya yari mama wa P Diddy. Yari umugore urya Vigo wibona, utwara imodoka nziza, uza agacana imodoka rwose akayisohoka ametanayizimije ikaba yaka n'imiziki. Ubwo ni mama wa P Diddy bari kutubwira. Mbega mu rugo rwo kwa P Diddy warabibonaga ko vibe ziriyo zitandukanye no mu zindi ngo zacu. Mama wa P Diddy nawe yari umutwitsi. Mu rugo rwo kwa P Diddy indirimbo bacurangaga zabaga zitandukanye n'iz'abandi. Mu rugo rwo kwa P Diddy hari filime twarebaga icyo gihe mu myaka ya kera, nka filime bitaga ngo ni Black Exploitation, filime yitwaga Superfly, filime yitwaga The Mark. Icyo gihe abagabo babaga barimo izo filime zirimo amahasira n'abarara. Ibyo bintu nibyo wabonaga mu rugo rwo kwa P Diddy wabasuraga, ni nazo filime barebaga. Mama wa P Diddy yateguraga ibirori mu rugo abantu bakuzura. Abagore babaga n'abakobwa baje mu birori byateguwe na mama wa P Diddy mu rugo rwe wabonaga ari babagore usanzwe ubona kuri televiziyo, ushatse wabita ngo bari abapimp. Ku buryo wajyaga mu rugo rwo kwa P Diddy ugasanga bamwe mu bakinnyi bakinira Knicks ba basket b'ibyamamare baje mu birori byateguwe na mama wa P Diddy mu rugo rwe. Mama wa P Diddy yari afite stage abahanzi bashobora kuririmbiraho muri salo ye. Ndagira ngo wumve kuntu isasu riva ku cyuma. Mama wa P Diddy ubundi bakubwira ko umuntu P Diddy ari we 90% bikomoye kuri mama. Mama we yari umurara, ugakubitaho papa wa P Diddy wacuruzaga ibiyobyabwenge. Aho rero niho twagendaga tukabyina mu rugo rwo kwa P Diddy. Wagera kwa P Diddy bakakubwira ngo byina tubyinire, bakaguha stage. Bazo urugo rwabaga rufite stage muri sala ariko y'imyidagaduro. Ibyo byose rero P Diddy yarabibonaga akiri umwana, yabikuriyemo abona mama wategura ibirori, ibintu by'amasho bya bindi twabonaga kuri screen mu mafilime. Mama wa P Diddy yabikuraga muri screen akabizana mu rugo rwe bikahabera. Ibyo rero nibyo byakoze Sean Combs abo wari we. P Diddy akiri umwana yari babana twita ngo ni amadage, babana abantu bose bakubita baranyuzura. P Diddy ntabwo yari azi kwihagarara ngo yirwaneho, yari ameze nk'igikomangoma mu rugo. Gusa mama wa P Diddy byagezeho biramubaza, aramubwira ngo wacyana we
ndi kubona utangiye kwigira igikobwa abana bose muri karitsiye baragukubita utahurira ngo bagukubise ntago nshaka kurera umwana w'imbwa mama wa PDD ngo byaramubabaje mama wanjye yajyaga nkubita cyane madaho urabivuga yiki umwana wanjye naramukubise nyine mama wa PDD yageze abona ko icyana ari kurera kiri kwigira imbwa mbega kigize nk'igikopina atangira kujya gikubita avunagurira mu mavi adashaka umwana wazaba imbwa mama wa PDD yaramukubitaga tukagira ubwoba nanjye narakubiswe pe gusa PDD uburyo yakubitwaga wabonaga ko nta mikino na mikirimo mama yarakubitaga ntago yororaga imbeba hari n'igihe nanga kubitekerezaho uburyo PDD bamukubitaga tukiri abana bintera ubwoba mama yakubitaga nk'uwica inzoka mama wanjye hari impamvu yankubitaga cyane yari ari kundera kugira ngo nzabashe kwakira isi ya nyayo ko irimo ubugome mama wanjye nakuza ndera mbwira ngo nihagira umuntu ugukubita muri iyi si uzamukubite cyane kurushaho uri kumva umubyeyi ariko mu gihe abandi babyeyi murera abana mubabwira ati mwana wanjye umuntu nakugirira nabi jya wirukanka umuhunge unamwirinde njye nakuze mama wanjye ambwira ngo umuntu nagukubita ujye umukubita cyane kurushaho uwo ni mama wa PDD niko yereze PDD ndetse uwo muntu mumugaze ku buryo atazigera yongera kubona imbaraga zo kugukubita uri kumva mama wa PDD ukuntu uburere PDD yakuriyeho mwana wanjye umuntu nagukubita ujye umukubita cyane umumugaze ku buryo atazigera yongera kubona imbaraga zo kugukubita ubwo byaba byiza umwishe niyo magambo PDD yakuze bamurera bamubwira mbega ujye ubangiza buri gihe rero iryo jwi rikubwira gutyo ryumva mu matwi yawe rikubwira ngo mwana wanjye gira gutya boy mama wa PDD kubera kubwira PDD ati sinzigere nongera kumva umbwira ngo hari umuntu wagukubise ngo hari umwana wakurinyuzuye PDD twarnyuzuraga kuri bloke tumukubita ahantu hose yatangiye kwirwanaho PDD ntabwo yarwanishaga ingumi nk'abandi bana kumwe twarwanaga gutyo ya PDD yarakurumaga akaba yagukuraho nk'ugutwi cyangwa ijosi rya karifata kariruma gacira ariko ntatsindwe uri kumva PDD uburere yarireweho ariko mama yaramureza arubwira ati sinzongere kumva utawumbwira ngo wakubiswe PDD akajya arwanisha ikintu cyose waba murusha imbaraga yarakurumaga n'ijosi ngakarikura hakiri umwana ariko ntatsindwe niyo magambo yari yarakuze mama wamurera amubwira ndabizi hari abantu buribwe butyaza pe kimwe nuko hari abantu urukundo rutyaza ariko iyo urezwe n'umubabaro n'agahinda kurusha urukundo nawe uburibwe n'akababaro ni kuha abandi bantu buriya umuntu atanga icyo afite iyo umwana yarerewe mu kababaro mu buribwe aribwo ahabwa nawe nibwo aha abandi bantu ubwo buribwe yamaze gukura iyo warezwe n'urukundo rukagutyaza mu rugo baguha urukundo iyo ukuze nawe urukundo ni rwo abandi kuko uburibwe bukurimo nawe nibwo uha abandi bamwita Kak Barrows uyu niwe wafatanije na PDD gushinga Bad Boy uyu we ibintu byose avuga mu byemere kuko niyo batangiranye ibintu byose ati twigeze guhamagara mama wa PDD tumubaza ngo ko ari amakuru avuga ko PDD yigeze kugukubita kandi uri mama we urabivugaho iki ntiyadusubiza ntago nari nzi byinshi kuri we gusa icyo nzi cyo yariyemeraga cyane PDD twahuye muri za 89 ugana muri 90 akazi kanjye kwari gupromotinga indirimbo z'imiziki icyo gihe PDD yahoraga ategura ibirori aduhereza amaflyers ngo tujye kumanika tuze mu birori bye icyo gihe nakoranaga na Andre Harel nanjye ntangira kujya ntegura ibirori byanjye PDD buriya azwiho kuba yarateguraga ibirori imihuro agatumira abanyeshuri kaminuza bakaza mu birori byo kwinjira ari ukwishyura mbega yari umwami wo gutegura ibirori akiri umwana muri za 88 89 za 90 gutyo kuzamuka yari afite ibirori yateguraga byitwa ngo ni Daddy's House PDD yaramaze gukomera kamamaza ibirori bye icyo gihe yateguraga ibirori bikamamara pe ariko we ntago yamamazaga ibirori gusa yamamazaga ibirori nawe ubwe yiyamamaza ngo amenyekane ewana Puff Daddy yateguye ibirori abavandimwe abirabura n'abazungu mwese ndabatumiye muze kuza mu birori tuze kugira ibihe byiza nagiye mu birori bya PDD njyanywe n'inshuti n'umugore uri kutubwira burangije butwiriraho PDD ahita atubwira ngo nubwo ikirori kirangiye bwije mwaza nkabajyana muri after party mu rugo rwa Andre Harel niho PDD yanabaga wamukirewe icyo gihe Andre Harel ntago yarahari nyine yari yagiye atari mu mujyi urumva PDD yo Andre Harel yagendaga wamukire yivumburiye babanaga PDD yasigarana inzu yose yagaze miliyoni y'idolari ku buryo atumira abakobwa n'abandi bantu bari baje mu birori bye bake akabajyana muri after party mu rugo amashampanye bagaturitsa PDD yatwitse kera abantu urwo rugo bararwuzuraga PDD rwose yakuvugishaga afite discipline akanshimira ko namufashe gukora amasuku mu rugo umunsi umwe aza kunsaba ngo arambwira ngo hari abakobwa ari gufasha ngo nabagira muri video ndamubwira ngo ntago nsanzwe njya muri video z'imiziki aza kunjyana mu kirori cyari cyabereye ahitwa New Jersey kandi urumva kujya muri New Jersey nari nyeneye lift iribuze kunkura muri New Jersey ingarura Manhattan hose noneho bigakubitiraho ukuntu maze iminsi mikatisa ho hose ndangije njya muri icyo kirori cyabereye New Jersey ndabyibuka icyo gihe nambaye imyenda imwe kubera imyenda nambaye iryo joro PDD bwaracyanjyana muri ibyo birori byabereye New Jersey nyambaye iyo myenda narahindura imyenda njya muri video yitwa ngo Straight from the Soul iyo video yari yaririmbwemo cyangwa se yari indirimbo yabitwa ngo ni Finesse na Sequence nureba iyo ndirimbo iyo video nari nyirimo ndi mu modoka ndi kumwe n'umusore umeze nk'ari pimp iyo ndirimbo dore ngiyi PDD no yajyaga mu video y'abahanzi kuva kera PDD no wazanye uyu mukobwa muri iyi video uyu mukobwa uri kuduha ubuhamya urebe iyi ni video turi kureba y'indirimbo
PDD yajyanyemo uwo mukobwa na PDD yatinzemo n'uwo mukobwa ameze nk'abari gutonganira mu modoka. Haba hari igihe PDD yaba yaraguhohoteye umugore amaze gukura. PDD yamujyanye muri video ariko bamaze gukura, hano yari ari gutanga ubuhamya. PDD yigeze guhohotera ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Yego, hari umuntu wamamagara arambwira ngo PDD yagufasha video ubwo mwaryamanaga. Uyu mugore yaryamanye na PDD bishaka, ariko PDD ngamufata video. Abantu baza kumbwira ngo PDD afite video yawe muryamana. Nibwo umuntu yabinsobanuriye uburyo PDD afitemo video yanjye. Icyo gihe bamwitaga Puff Daddy. Mu kwezi kwa 11 mwaka wa 2023 uyu mugore uri kutuha ubuhamya bwe bamwita JD Casonel yaje kurega PDD muri leta ya New York. Muri icyo kirego yaregaga PDD ko mu mwaka wa 1991 amurega ikirego 100. Yamuregaga ikirego ko PDD yamufashe ku ngufu akamuhohotera, akamuha ibiyobyabwenge. Reka mbivuge gutya, urumva PDD yahaye ibiyobyabwenge n'umugore, amukoresha imibonano mpuzabitsina, amufata na video. PDD yankoreye ibintu byababaje famiye yanjye n'abanaga na mama. Ndagira ngo mwitonde basore mufata amavideo y'abakobwa muri kuryamana nabo mukanagenda mubashyira hanze. Wumve kino kintu, buno buhamya bw'uyu mugore. Ati PDD icyo gihe rwose yankoreye ikintu cyangije umuryango wanjye. Ati icyo gihe nabanaga na mama wanjye wakoreraga leta, nta mafaranga twari dufite. Ikintu twari dufite mu rugo rwacu cyonyine twari dusigaranye ryari ishema ryacu nk'umuryango. Hari igihe famiye ikennye ariko basi yiyubaha, ifite indangagaciro, ifite ishema. Famiye yacu twariyubahaga tukitwara neza. Famiye yacu ivugamo abakobwa beza basa neza. Iryo ryari ryo shingiro ry'ibyo nari mfite. Kwiyubaha nicyo mu rugo bari barantoje. Icyo gihe ababyeyi banjye bandikiye ababyeyi ba PDD. Urwo rwandiko narubonye vuba aha, ndubasomere. Dear Mr na Mrs Combs, ni urwandiko ababyeyi b'uyu mukobwa bandikiye mama wa PDD. Ndabandikira kugira ngo mbamenyeshe ko hari ikintu kibi umuhungu wanjye yakoreye umukobwa wanjye. Ati weekend imwe umukobwa wanjye yasuye PDD. Ati mumbabarire, ati umunsi umwe umukobwa wanjye yaransuye. Bigeze mu gicuku numva umukobwa wanjye ari kubyuka, ari kusakuza mu nzozi. Umukobwa wanjye asigaye arashigagurika akavuga ngo ari kurota umuntu bita Puff Daddy. Ndangije mbaza umukobwa wanjye ni kuki usigaye usakuza uvuga ngo Puff Daddy ufite ubwoba yagukoze iki? Bazi impamvu umuhungu wanyu Puff Daddy yaba asigaye atuma umukobwa wanjye aryama akamurota asakuza akagira ubwoba. Ati natunguwe mbabazwa no kumva ibintu umuhungu wanyu Puff Daddy yakoreye umukobwa wanjye. Umukobwa wanjye ngo abantu benshi baraje baramubwira ngo umuhungu wanyu PDD ngo yaramusindishije amufata ku ngufu cyangwa se amukoresha imibonano mpuzabitsina, arangije amufata video. Afata video bari kuryamana. Umukobwa wanjye bamufashe video atabizi, amufata video bari gusambana. Kigaragara PDD asigaye afata iyo video yafashe umukobwa wacu akayishyira kuri televiziyo cyangwa se kuri screen, akayereka abantu bitabiriye ibirori bye. Ibi bintu mushobora kutabyizera nk'ababyeyi ba Puff Daddy cyangwa se ba PDD. Iyi nkuru nayumvanye umukobwa wanjye ayivuga mureba mu maso, numvaga ko ibyo bintu bigoye kubyizera ko ari umuntu wafata icyubahiro cy'undi muntu akacyangiza kuri urwo rwego. Urumva, iyi ni letere ababyeyi b'uyu mukobwa bandikiye ababyeyi ba PDD. bavuga bati umuhungu wanyu yafashe PDD. Mbega kugira ngo byumve neza ibyo ndi kukubwira, PDD icyo gihe yateguraga ibirori. PDD yaroze uyu mukobwa akiri muto, amuha ibiyobyabwenge, amukoresha imibonano mpuzabitsina, amufata video bari gukora imibonano mpuzabitsina. Urumva umukobwa wasinze wirekuye atazi n'ibyo ari gukora, bari kumufata video. Iyo video PDD arayibika, noneho PDD akagira ibintu by'ibirori yateguraga byo gutumira abantu baje muri show. PDD none akaza kugira akanya ko kubabwira ngo bantu mwaje mu kirori muri kenkiro televiziyo mbereke se agakobwa ejo bundi duherutse gukora imibonano, akahita ashyiramo video y'uyu mukobwa. Ababyeyi ba PDD bandikiwe iretere n'ababyeyi b'uyu mukobwa bavuga ngo ntago twumva ukuntu umwana wanyu yakwangiza agakinira ku cyubahiro cy'undi muntu. Ibaze nawe kuba ufata video y'umukobwa mwaryamanye ukagenda ukayishyira kuri televiziyo ugahamagara abantu ngo baze bayirebe ukuntu twika. Wumva ukuntu buri gukinira ku cyubahiro cy'abandi. Dore umukobwa ukuntu akiri muto yari mwiza uyu mugore uri kutubwira. Umukobwa mwiza muri quartier wiyubaha uva mu muryango muzima. PDD akagirirwa yerekana video yababwira ngo dore ka gakobwa keza muri quartier ibintu tujya dukora. Wumve gukinira ku cyubahiro cy'undi muntu. Icyo gihe nasabye abantu benshi ngo bamfashe, bose bakajya bambaza ngo tubikore iki. Ati nindamuka rwose ngufashije PDD nagazongera gutuma njya mu birori bye, kandi PDD ibirori by'abantu bifuza kubijyamo. Haturi muri za 91. Dore PDD icyo gihe ari umustar kubera ibirori yateguraga bamutumira maze ati bimeze bite. Wa musore we, uyu mwaka umeze nk'uri kuzana impinduramatwara muri hip hop. PDD yarakoraga cyane. Gute waruga umukobwa waho mu ibiyobyabwenge umukobwa ukamufata ku ngufu ugafata video, iyo video none ukajya uyishyira kuri screen ukayereka abantu kuri televiziyo. Uko mbibona ni uwitwaga Alpo Martinez yari umuntu ucuruza ibiyobyabwenge, akaba icyamamare muri Harlem, akaba umugabo ukomeye abantu batinyaga. Yari wateguraga ibirori kuri rooftop.
uwo Alpo yaryamanaga n'abakobwa benshi, yarangiza akabafata video akazishyira ku mateleviziyo akazereka abantu. Uwo musore rero wari urenze rwose twatinyaga, yajyaga aza rwose akatwereka izo video, abantu bakajya bavuga ngo uyu musore arenze. Urabona umusore ariko uyu musore ngo yari arenze, agafata amavideo y'abakobwa yaryamanye nabo bose akaza akirarira ku bandi basore akayashyira kuri televiziyo ahantu haberaga ibirori bitaga kuri rooftop akahabereka. Ibyo P yabonye ni nawe yaravugaga ati ndashaka kumera nk'uriya mugabo. P urumva ahantu hose yabikuye, yareba uriya mugabo yerekana amavideo y'abakobwa yaryamanye nabo akavuga ati nanjye ngomba kumera nk'uriya kuko abantu bamwemera, nanjye ngiye gutangira kujya mfata amavideo y'abakobwa. Nuko byatangiye. P yakuze yumva ko Popo yahoze ari gangster, yari umuntu mubi cyane wari utinyitse, nawe akura yumva ko agomba kuba icyamamare nka papa we mu bintu bibi cyane byo kuba gangster. Yumvaga ko ibyo ari byo bizatuma amera nka Popo yakuze atabona abantu bameze nka Alpo wafataga amavideo y'abakobwa akayerekana. P yarabonaga kumva bagira ishyara, arifuza kumera nkabo kuko barenze, akumva ko ari byo bizamuhesha icyubahiro, mbega kumva arashaka kumera nkabo. Niyo mpamvu nayo yatangiye kujya afata amavideo y'abakobwa. Turi P yagendanaga kamera icyo gihe. Ese P wigeze umubaza impamvu yagufashe video ngo umwiyame? Narabikoze, naramwirinze igihe kinini ntashaka guhura nawe. Gusa umunsi umwe njya kureba P ndamuhamagara aza kundeba, arampfukamira pe ararira, arandahirira arambwira ati nta video nagufashe rwose, nta video yawe njya nerekana, barambeshyera, naho nabashaka kuduteranya. Arabihakana ko nta video yanjye afite. Nibwo bwa nyuma navuganye na P amakanira ko nta video yanjye afite. Uramubona ariko haneje ubundi bamukubita urufunguzo rw'umujyi. Icyo gihe nibwo yatangiye kwamamara, none ngiye nangira gusigara ndaho ngaho rwose numva afite ibyiyumviro bibi, nta n'ikintu nabikoraho. Iyo nabonaga isura ya P numvaga ngize isereri, nkumva naruka, uyu ni umugore. Ariko uzi umuntu wagiye yerekana video yawe muri kuryamana akayereka isi yose ngo ari kwirarira ko mwaryamanye, ati none uwo muntu akaba n'icyamamara, akamamara akagera kure cyane. Hahanda ahantu hose ugeze umubona, buri uzi kwanga umuntu, aho ugeze hose ukamubona ni nk'umuntu wangaroke. Hageze hose arambona ku byapa, ku mateleviziyo, muri telefone za papa wawe, mama wawe anyumva ahantu hose, mbega iyo unyanze uba ugiye kurwara umutwe. Uyu mugore rero nawe akavuga ngo P naramwangaga nk'umuntu wagiye agaragaza amavideo yanjye ndi kuryamana nawe, atariko nagera ahantu kuko yari yabaye icyamamare nkamubona isereri kamfata ni sesemi. Ndibuka umunsi umwe nari ndi kugenda muri Times Square, ndangije mbona ifoto ya P ari kwamamaza imyenda yitwa ngo Shenjon, ambega yazamuye akaboko. Dore ngiriya hano bahita ngo ni Times Square. Bose mbasubiriremo ko naho nahageze. Oya kambihorera, hari ibyo mvuze ubwo mbiraririyeho. Naragenze ndabona ati iyi foto yari imanitse muri P yaramaze kuba icyamamare, hano yaramanitse ni muri Times Square. Ati narahanyuze mbona ino foto ya P nkibona iyi foto ya P nahise ngira isesemi ndaruka ku muhanda. Ibi ntago ari ibintu n'umugore ari kubeshya, ni ibintu bibaho. Umuntu ku buryo abakwanga gufitiye umujinya yakubona karuka. Ati nabonye iyo foto ya P imanitse ndaruka muri Times Square mu muhanda hagati. Yarameze yafite ifoto yazamuye igipfunsi nk'umuntu uri kurata intsinzi, mu gihe njyewe yasebeje yakiniye ku cyubahiro cyanjye, mbaye mwihungabana no gutsindwa. We abayeho mu ntsinzi, yaramamaye, yabonye amafaranga, njye yamfatije ku ngufu aramfatirana, turaryamana, yirirwa kwirakwiriza amavideo yanjye mu bantu turyamanye, mbaye mwihungabana, watera imbere. Ikirego uyu mugore yareze P ntacyo cyatanze, babanje kugitinza. P ikirego aragihakana, ndetse icyo kirego rwose nta gaciro cyaje guhabwa. Mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa 9 P yakomeje kuregwa ibyaha byinshi, abantu benshi bavuye baramurega, abagore benshi bari kuvuye bakarega P ngo yabagiriye nabi mu myaka ya kera, abafata ku ngufu. Man, ibyo byose ni ibinyoma by'ubugoryi, ni urusaku rw'abanzi man. Gusa icyo nzi cyo systeme y'ubutabera birimo, mfite amafaranga, ibi byose nzabyikuramo. Nta amavideo yagiye afata yose 50 Cent yarayifatishije mu gukusanya no documentaire. Man, ntago bankira hasi mwana. Man, wamaga fotos P hano yabaga agenda mu mujyi bamusaba amafoto. Man, wadoye agafoto abafana bamusaba ifoto nyine nka kumwe na hincaho bamusaba amafoto. Shan yari yaramaramaje kazaba icyamamare, yari yo gahunda yari afite kuva mu bwana, kazamamara ndetse agakabya. Gusa yageze ku rwego rwo kwamamara ntari narigeze nkeka kazageraho, kaba gusubiza inyuma mu mwaka wa 1991 ari mu kwezi kwa 12. Mfite imyaka 19 nifuza kubona abantu bishimye cyane cyane mu biruhuko. Naravugaga ni ndaza gutegura ibirori, naje gutegura ikirori muri Harlem mu kibuga cya basket yaho, hano hari muri The City College of New York. P yafashe ikibuga cya basket cyahategura ikirori. Cyo gihe nicaye hasi ari kubera umukino, buri muraperi muri New York namutumiye muri City College. Twese twaje mu birori bya P yanatumiye Heavy D, wa muraperi ukomeye cyane, ndetse yanatumiye abahatari cyane muri basketball bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, New York. Icyo kirori P yateguye cyabaye cy'amateka. Ni ikirori P yateguye none kinini cyane, atumira abaraperi, atumira abakinnyi ba basketball. Icyo gihe ibigo byose byarateranye biza kwitabira ikirori cya P. Abantu bari habereye ibirori haje kuzura, ariko abantu bakomeza
baraza bashaka kwinjira habereye ikirori kwa kundi muvuga ngo ahantu huzuye n'abandi bantu dushaka ariko abantu bahuriye ku bwinshi bose bashaka kwinjira mu kirori cya PDD twakinguye imiryango abantu barinjira bari bishyuye ibihumbi n'ibihumbi birinjira none nateguye ikirori PDD yateguye ikirori abantu barinjira ku bwinshi barenga ubwinshi bw'abantu yagombaga kwakira icyo gihe hip hop yari gufatisha none abantu turabwira ngo amatike yabaye sold out nta matike yandi turi gucuruza abantu barangije baraza barinjira babyitaga ngo ni bum rush abantu baraje bamena umuryango barinjira baravuga ati natwe tugomba kurya ikirori ntago mutubwira ngo amatike yashize abantu barinjiye barasunikana kuri escalier bibakavuyo icyo gihe twari turi mu kibuga tugiye gukina abakinnyi abahanzi bari bagiye gukina n'abakinnyi ba basketball abantu baratubwira ngo abantu bari kwinjira ni benshi ngo hari n'abakomeretse babyigaranye umubyigano wabaye mwinshi uri kumva ibirori PDD yarasigaye ategura ni ikirori kimwe PDD yateguye iki kirori PDD mbega yaragipromoti cyabaye overpromoted kiba overhyped mbega ni ibirori ni ikirori PDD yateguye acyamamaza kurusha uko yamamazaga ibindi birori aragihayipinga arenza urugero burya murakirazira mujye mwamamaza ibirori ntimukabye kuko rukuntu wamamaza ikirori ugakabya ugashiduka haje abantu barenza abo wagombaga kwakira icyo kirori kuruye imbaga y'abantu baba benshi ibintu byabaye byihuse cyane abantu baza ku bwinshi ndavuga ni bino bintu ndabisobanura gute abantu batangiye kubura umwuka barabyigana barasunikana abantu barakomereka itangazamakuru cyangwa se abantu batangiye guhamagara polisi bavuga ati mutabara abantu hano dukeneye ubufasha ambulance mwohereza abantu babyigaranye umwuka wabuze abantu bari dore PDD amashusho yafashwe icyo gihe ari umwana yateguye ikirori dore ngo Shani Combs hano muri gym yice yahabereye ikirori abantu bakomeretse abenshi banapfa ahitwaga ngo muri New York hari habaye umukino wa basketball abantu bahapfiriye PDD yateguye ikirori abantu barabyigana babenshi abantu barapfa abamaze gupfa birabarwa ko bagera mu 9 byaciye no mu itangazamakuru icyo gihe PDD iki kirori impamvu tugarutse kuri iki kirori kiri mu birori byamugize umustar iki kirori PDD yaragiteguye apfa abantu 9 abantu bakandagiranye abantu bari benshi urebe itike yaguraga amadolari 12 kwinjira ikibazo abantu bibaza ngo ese aba bapfuye n'umubyigano w'abantu babaye mwinshi turabibaza ndi mu binyamakuru batangiye kwandika abantu bapfuye bitewe n'ikirori cyateguwe na Puff Daddy abantu batangira gutungana intoki n'uyu wabiteye n'abari ku muryango n'ababawunsa batabashije kurinda n'abagurishaga amatike icyo gihe PDD yarakiri muto ariko ari wateguye ibirori yahise avuga ngo byose mubikireho mwikwirirwa mwitana ba mwana babonsa ngo nimwe mwabiteye ngo abamamaje ibirori ngo bagize uku PDD nka nyiri ikirori byose yabyishyizeho aravuga ati mubibaze nge icyo PDD yahise akora nk'umuntu uroteguye ikirori isi yose iri kuvuga ngo ni ikirori cyateguwe abantu bagipfiramo PDD yahise aza imbere y'inama y'umujyi wa New York itangazamakuru riraza n'ababyeyi baraza n'abantu bose ibintu byose ahita byishyiraho impamvu rero nateguye ibi birori kwari kugira ngo tugire umugoroba mwiza amafaranga yari kuvamo twari no kuyafashisha abantu bari mu myaka yanjye muri community yanjye twagomba kugira icyo dukora kugira ngo tuzamurane dufashanye gusa bino ntago bizongera kuba icyo gihe Shani Combs aya mahirwe abantu bamuzi ngo yarayafatiranye yateguye ikirori abantu barapfa ahita ajya kuvuga uburyo icyo kirori cyari kigamije ibintu byiza gufasha abantu ahita ajya kuri televiziyo y'igihugu cyose gitangira kumubona bavuga ngo umwana witwa Shani Combs uburyo niwe warateguye ikirori cyapfiriyemo abantu hasi bamushyira ngo niwe event sponsor niyo makuru ya mbere yatumye PDD yamamara cyane icyo gihe nta muntu utaramumenye witwa Shani Combs utegura ibirori ku buryo bigira n'abantu babipfiramo icyo gihe nibwo PDD yamamaye kurusha ikindi gihe cyose bwa mbere mu mateka kubera ko abantu bari bapfuye ngira ngo nawe urabizi ibintu bibi biramamara cyane uzi gutegura ibirori hagapfiramo abantu 9 ninde utakumenya nta muntu wararata kumenye kuri umuteguzi iryo ryari ryo tangiriro rya Puff Daddy ubundi imbere bamwitaga ngo ni Shani Combs ariko icyo gihe batangiye kuvuga ngo Puff Daddy utegura ibirori abantu bakanapfa kwatwika nawe ubwo yarabyivugiye ati icyo gihe nibwo natangiye kwamamara yari yabibaze binyuze mu bibazo cyangwa se mu makuba nibwo namamaye icyo gihe PDD yaragiye muri hoteli bita East Side twaramusanze ari kumwe na mama we sinzi ikibazo yarafitanye na mama we gusa nabonye mama wa PDD ameze nk'uri kumubaza ibibazo byinshi PDD icyo gihe yaramaze kwinjira muri business z'umuziki ishuri yarivuyemo yavuye muri kaminuza PDD yari umuhanga mu ishuri yigaga Harvard buriya ayivamo arayihagarika none ibyago byari bimaze kuba mu mbega yari kumutunganya amubwira ati mwana wanjye wavuye mu ishuri ngo ugiye gutegura ibintu by'ibirori wagiye mu miziki dore abantu batangiye gupfa kubera ibirori wateguye mbega mama ameze nk'uri gutunganya umwana mbega mama yarameze nk'uri kubwira PDD ati ubu wahisemo nabi ngiye kubona mbona PDD afashe mama we mu mashati aramukubise amwita indaya amukubita urushyi PDD yakubise mama wamwita indaya PDD mbega nta gahunda yari afite yo gusubira inyuma cyangwa yo kugirwa inama ngo ibi bintu bivemo mama w'umunsi aza kumubwira ngo ibintu wagiyemo warayobye subira mu ishuri niki PDD yamufashe mu mashati amwita indaya amukubita urushyi urumva umwana ugera kubita mama we kumwe mama wakubwira ati ibintu wagiyemo mwana wanjye wabivuyemo koko ukamukubita
ubu ugeze ku rwego rumubwira ngo nanakwica ariko kugira ngo mve muri ibintu nagiyemo. Ubwo iyi video yakorwaga abantu benshi ngo bagerageje kwegera mama wa P Diddy yanga kubisubiza ngo asobanure nimba P Diddy yaramukubise koko. Puff Daddy wari wateye inkunga yateguye bino birori byatumye abantu 9 bapfa. P Diddy yarasigaye afite amafaranga akura muri Uptown Records bakamutera inkunga. Andre Harry yakomeje kurwana kuri P Diddy kugira ngo bakomeze bakorane kandi byarabaye. Ati Puff Daddy umufata nk'umwana wawe cyane, tubwire n'icyo uzi kuri Andre Harry gukorana nawe. Ati icyo nzi kuri Andre Harry ntagaterwa ubwoba n'amaraso mashya y'abasore bato nkatwe tukizamuka. Ikindi azi iby'ingenzi byo kuvuga ngo umuntu arasiga ibigwi inyuma. Dukeneye abantu bakuru bameze nka Andre Harry bizerera mu basore bakiri bato nkatwe bakatugirira icyizere, ibitekerezo byacu tukabishyira hanze. Aranyigisha cyane nkanjye. Uwo munsi naje kubwira Andre Harry ndabwira ati wanyemerera ukama umwanya wo kuba A&R. A&R ni ubukurikirana abahanzi muri lebo byose, ni uzana impano nshya muri lebo, ni ukurikirana imiziki yakozwe. P Diddy nubwo yabanaga na Andre Harry nk'umustajeri, nk'umuntu umufasha, nk'umwana atuma, P Diddy ngo yigeze gusohokana boss we Andre Harry amujyana kumugurira ibiryo bya sasta. Aramubwira ngo wampaye amahirwe ukanshinga department ya A&R muri lebo yacu. Ako kazi nasabaga rero kugira ngo bakame, ni ka kazi ko kuvuga ngo ni ngewe ugiye gukurikirana imiziki yose yarekodinzwe muri lebo, hayishyira hamwe, akorana n'abahanzi umunsi kundi nkamenya ngo umuhanzi byagenze gutya. Urumva nyiri lebo bari hejuru, ariko hakaba umuntu wirurwa yirukanka inyuma y'abahanzi, kora ibi, twaririmbye indirimbo, turaza kujya havugana n'aba abo ngabo nibo bita ba A&R. Ndabwiye Andre Harry ngo mpamahirwe, ndamubwira ni Andre Harry urakuze ngenda cyari muto kandi abana bato nibo bari gukora imiziki, ndacyari muto. Urumva ari nde wakurikirana abahanzi ngo bakora imiziki myiza kundusha muri lebo yacu kandi ari nge muto ufitemo, kandi nge uvuga ururimi nk'urwo bavuga. Icyo gihe twari dufite groupe muri lebo, iyo groupe yaje y'abahanzi ije guhura na Andre Harry bayitaga Jodes. Iyo groupe yaraje irimbira Andre Harry iyo groupe arayikunda. Arangije ahita abwira P Diddy cyangwa se Puff Daddy ngo fata ino groupe, urumva nk'umuyobozi mukuru wa lebo ariwe bita ya Uptown, ariwe bita Andre Harry, yabonye abahanzi bashya ba groupe. Arangije arabwira ngo mwabahanzi ngiye kubashinga umuntu bita Puff Daddy, umwana unkorera aba ari ujye bakurikirana ibintu byose mukora mbega bafasha. Ati icyo gihe Andre Harry yabwiye P Diddy ngo iriya groupe yitwa Jodes igenda uyikurikirane, nibo bantu ba mbere P Diddy yamanaginze. Tuzakora amahiti, dukora amahiti. Icyo gihe Andre Harry yarameze nk'ufasha abahanzi akizera ko P Diddy ashobora kuba managinga akabakurikirana. Ati P Diddy icyo gihe yaratubwiraga ngo abahanzi ntago baturenze twebwe nk'aba manager tubakurikirana kuko ntacyo bakwigezo batadufite. Dore iyo groupe P Diddy yatangiye kuyijyana ku mateleviziyo kuri za MTV y'imanaginga, bakajya bavuga ati indoto zacu no kugira ngo tuzaririmbira abantu amamiliyoni. P Diddy avuga ati ngiye rwose iyo groupe ikimara kuza ngo nyimanaginge nahise nangira kuvuga ngo ngomba kumenya style mugendamo mukoramo, ngomba kumenya image mwereka abaturage, nkamenya ibyo mwambara. Ati P Diddy icyo gihe niwe watangiye gufata iyo groupe bari bamuhaye, arayifata aravuga ngo mukwiye kujya mwambara ibyo mbabwiye. Atangira kubambika amabagi, atangira kubambika amapocket agera hasi, atangira kubambika amatimba. Mbega P Diddy aragenda arabahindura uburyo bagaragara muri societe, bagira abahanzi barenze. No muri studio yabaga bari hafi buri gihe. Ati P Diddy ntago ari umuproducer rwose ukubwira, wa muproducer kukubwira ngo ririmbira ijwi zamuka gutya FC niki, ariko P Diddy nubwo atazi bijyanye n'umuziki neza 100%, nubwo atari umuproducer, ariko n'umuntu ushobora kukubwira ngo iyi ndirimbo ni hit cyangwa iyi ntago ari hit. Afite ugutwi kwiza cyane, afite oreye musicale. Reka ngurugero, hari igihe twari turahitwa Rooftop muri Harlem, umudj wari bitaga ngo ni Bruce B, yajyaga avanga acapella n'indirimbo za R&B ndetse agashyiramo na beat ya hip hop. Icyo gihe bigasaza abantu muri club. Ibyo bintu rero nibyo P Diddy yagiye ariba muri club, arabizana biha ya groupe ya managinze bwa mbere yitwa Jodes. Arabwira ati muvange beat gutya na gutya, mwongeremo akanaka na R&B kandi ari beat ya hip hop ukomeye. P Diddy groupe yaragenda arayikora neza. Mbega P Diddy bari gukubwira uburyo ari umuproducer mwiza. Buri hari umuproducer uza agacuranga ibintu, ariko akaba n'umuproducer ufite ugutwi uza akabwira producer ngo ncurangira ibintu bimeze gutya na gutya, kandi akanakarandagira ngo ukora indirimbo imeze gutya. We akaba atabasha kubicuranga ibyo bintu, ariko akaba yabwira umuproducer akamukoresha ngo ncurangira ibintu bimeze gutyo. Urwo ni rwo rwego P Diddy ariho. Nabonye muri studio na Melody ibyo bintu ajya bikora. Akaba ari ibintu uri kumva mu mutwe tabasha gucuranga na Mr Kagame, ariko ukaba wabwira umuntu utucuranga ibintu bimeze gutya na gutya, producer ukari umuhanga ibyo bintu akabikora bikavamo hit. P Diddy rero nuko ngo yakoraga, yari umuhanga mu kuba yakumva hit n'uburyo yabikoramo. Akabwira abantu ati iyi groupe yanjye managinga muyicurangira ibimeze uko, mufate beat za hip hop zikomeye muzivange na R&B mukanda kana kariya, haraza kuvamo ikintu kizima, abahanzi be koko bikagenda bikabahira. P Diddy ibyo bintu yaragiye bikoresha nk'igishushanyo mbonera, bimugira A&R uhambaye cyane. Undi muntu rero wabyungukiyemo ubuhanga
buhanga bwa PDD ni umugore w'icyamamare n'uyu munsi w'umurejande bita Mary J Blige. Uramubona ariko buriya PDD ni umuntu wakoze akazi gakomeye cyane utakwirengagiza. Umuntu bita Mary J Blige yazamuwe na PDD niwe wamufashe kuva hasi nta kintu na kimwe Mary J Blige ashoboye, aramukora mpaka niwe mugore muzi mu mateka bavuze abagore bahambaye bigeze babaho. Ibyo azamukiye mu biganza bya PDD yamubwiraga ibyo yambara, uburyo aririmbamo, uburyo yitwaramo, byose ni PDD wabimubwiraga. Ibyo byose uko mwabonaga Mary J Blige guhera ku ndirimbo ya mbere ya Mary J Blige ni PDD wamukoraga akamubwira ati itware gutya, ririmba gutya, vuga gutya, ambara gutya. PDD yakurikiranaga abahanzi be kugeza ku kantu kose, mbega yari afite ibintu byinshi mu mutwe ashobora kuba yashyira mu bikorwa. PDD mu gihe hip hop ariyo yari yoboye muri za 92 PDD yahise aronshinga umuhanzikazi w'umugore kandi ahita ayobora abagabo bari bari muri hip hop bameze neza. Urumva ko PDD yari arenze icyo gihe, byahise birema hip hop ariko yoroheye. Mary J Blige iyo sound ibiye, mbega icyitwa hip hop soul kibica icya Mary J Blige ari PDD umukoze. PDD yari umuntu utuma muri studio hakorerwa amahiti y'indirimbo, byamara gusa audio yamara gukorwa muri studio kandi yabigezemo uruhare rukomeye cyane. PDD akabirenza audio akayitaza no kuvuga ngo turakora noneho na video imeze gutya na gutya ya hit. Mu mwaka w'1992 PDD yarazamutse ava ku mwanya wa VP of A&R ndetse na artist development. Mazina yanjye ni Puff Daddy, the vice president wa A&R muri Uptown Records. Ninjye wabazaniye abahanzi bakomeye nka Jodes, bazana Mary J Blige, nkorana na Heavy D, nkorana na The Boys, Father MC, Muranzi n'abandi bahanzi benshi mwana. Umva icyo gihe Puff Daddy nubwo yafatishaga abahanzi Jodes ndetse na Mary J Blige, yari afite undi muhanzi yakundaga cyane, dore nguyu bamwitaga ngo ni Ip Midi. Yaje kunda muri video yitwa Crossover, arangije arambwira ati album ya Mary J Blige yitwa 411 ndagira ngo nkorereho intro. PDD ndangije koko mukorera intro y'umuhanzi we Mary J Blige, twita tuba inshuti. Narizi ko genda PDD tubaye inshuti pe, paka umunsi namenye umukino yari ari. PDD yakwigiraga inshuti agufiteho gahunda, yaramfiteho gahunda y'umusheri wanjye bitaga Misa Hilton. PDD yaje kunyigira inshuti afite gahunda yo kugira ngo anteretere sheri. Atomanzi bitaga Eric, PDD yaramufanaga abona ari umuhanzi urenze w'icyamamare. PDD rakavuga ati uriya muhanzi nimba arenze akaba afite umusheri kugira ngo nanjye numve ko ndenze, nuko mutwara sheri we nanjye nkaryamana na sheri we. Wumva ishyari ryabaga riri muri PDD kugira ngo yumve ko arenze, yumve ko ahambaye. Nimba abona urenze yumvaga nko kuba yagutwara umugore cyangwa sheri ari byo bintu biri buze kumugira nyine umuntu uhambaye cyane. Mwibutsa ko PDD ibyo bintu yongese yaje kuyikomeza. Uyu muntu wakoze no documentary bita 50 Cent buriya PDD yanyuzagamo buriya kubera 50 yamurakaje akahita agenda agafata umugore wabyaranye na 50 Cent bakaba baryamana muri iyo minsi, akanabimurika ku mbuga amafoto bari kumwe kugira ngo amucecekeshe. Nikakora PDD umukobwa yaramushakaga. PDD yarafite uburyo kugeraho pe akagufatisha ukahita uba igikoresho cye. Njye na Misa twari inshuti nubwo twari tumaze gutandukana ari sheri wanjye, ariko PDD akutangiye gukundana n'uwo mukobwa atamubuza ahita munco burundu ngo ntituzongere kuvuga. PDD kandi yari umuntu ugufuira akaba yanagukubita. Ndabyibuka nari ndi hanze ya studio bita Uptown Records, mbona PDD ari gutongana n'uwo mukobwa, mbona aramukubisa mwinjije mu modoka, umukobwa mushyira hasi, abantu baraza baratabara bakura PDD kuri uwo mukobwa ari kumukubita. Ubwo bamaranye nk'umwaka noneho baza kubyara umwana bita Justin. Ndabyibuka PDD yaranumiye ngo nze mbyara umwana we muri Batisimu, uri kuduha ubuhamya yabyaye umwana wa PDD muri Batisimu, banafatanije gushinga Bad Boys bamwita Kaka Bars. Ati cyari gihe PDD namunye afite intege nke, cyari gihe kibi pe. Icyo gihe PDD yarameze nk'uri kunyinjiza mu bintu bimeze nk'ari nge ntumwa ya mbere yabanje kwizera PDD. Guhera icyo gihe ntangira kumurinda nirengagije ibyo bamuvugagaho byose. Reka duhamagara undi muvandimwe kuri stage, Jodes, Mary J Blige, Puff Daddy muza kuri stage. N'abahanzi ba Puff Daddy. Icyo gihe PDD yarayoboye isi, yarari hejuru y'isi, yarari hejuru kandi aho yaganaga hari hejuru gusa nta gusubira inyuma. Njye nari umwana w'igitangaza abantu bibazaho utameze nk'abandi bigeze babona mbere. Nari muto nkagomba kuba ndi Puff Daddy, mfite amafaranga ndi icyamamare, ndi na muto, nari meze nka inzozi zanjye ziri kubima. PDD ku myaka y'imike cyane yari umuntu ukomeye cyane abantu bose bifuza kandi ari muto. Abantu bose batangiye guhiga uwo mwana. PDD bamwitaga umwana, ari mutonya, ari icyamamare, ari uri gukora abahanzi bose bakomeye mu gihugu, ari we A&R wabo. Abahanzi bose bakomeye bari guca mu biganza bya PDD. Umuhanzi yakozeho yamanajinze akagufasha ukaba icyamamare mu gihugu, amafaranga akinjira. Ngo abantu bose batangiye guhiga uwo mwana witwa PDD kugira ngo abazamure. Buri muhanzi wese wifuza kugira ngo indirimbo ye ya mbere mu gihugu bagomba guca kuri PDD. Atibaze rero nawe kuba uri umwana ukiri muto ufite amafaranga, indirimbo ya mbere kugira ngo mu gihugu yemerwe ibigomba guca mu biganza byawe. Urakeka icyo gihe ari umuntu wakongera kubaha boss we, wakongera kumwubaha, waguhaye akazi ari we ubwo Andre Hareri, watangira kumusuzugura ntabwo yakongera kugutuma ukabonye ngo be yes man, bega babantu bemera ibintu byose.
P yatangiye kubyimba. P yahise aba munini kuruta Rebo yamukoreshaga. Uptown Records ari igihe umuntu aba munini kuruta Rebo arimo. Ibyo bintu bibaho, umuntu arakuru ugomba kubimenya. P yabaye munini mu gihugu aruta Rebo yamuzamuye ubwayo. Izina rye riba rinini kuruta Rebo. P rero wa muntu uza mu kazi saa 2 z'igitondo muri office yasinze atanabyitayeho. Atitaye kuri ba boss kuvuga ati Rebo yanyutsigaye nyiruta. Byatangiye guteza ikibazo rero kuri Andre Hareri wari waramuzanye mu kazi na Puff Daddy. Yaratangiye kubona ko umwana yamubyimbanye. Urumva uzamuye umwana atangiye gukundwa kukurusha, abahanzi ari kubafasha kukurusha, nuko Rebo yawe yabafasha ariko ubwe yafasha umuhanzi kurusha Rebo yawe. Byatangiye kumuteranya n'uwa muzamuye Andre Hareri. Andre Hareri yari umwami w'ubwami bwa Uptown, ubwami yiremeye. Umwana waje ari umustajeri P yaratangiye kumuryanina. Ibaze icyo kintu, akaba ari abahanzi bose babona ko ari we batezeho icyizere kurusha Rebo. Ndabyibuka nkaho byabaye ejo. Andre Hareri yamamagaye muri office arambwira ngo Puff Daddy namwirukanye. Urumva Andre Hareri byageze aravuga ati nta bihanga bibiri mu nkono, Puff Daddy ndamwirukanye namvire muri Rebo. Asigaye andenze, asigaye ansuzugura, asigaye yumva yarabyimbye nyine, ndamwirukana. Andre Hareri yari nka papa wa P yabyaye. P yarababaye ubwo Andre Hareri yamwirukanaga kuko P ntabwo yabyizera. Ni ikintu kinyuzeho. Ndakomeza ngenda mbirataho gake gake. P icyo gihe yarambwiye ngo ngiye gukora nanjye Rebo yanjye cyangwa se gukora ku giti cyanjye. Buriya nimba ari ikintu cyiza, buriya iyo bakwirukanye ari igihe kiba ari cyo gihe cyiza cyane cyo kugira ngo wikorere ibintu byawe. Icyo gihe nanone bagusubije inyuma mu mihanda ya Brooklyn cyangwa se n'ubundi turacyari muri New York, hari umuhanzi waririmbaga ku muhanda bitaga Christopher Wallace w'umuhanga cyane bitaga Notorious B.I.G. P yatangiye kuvuga ati noneho ndambiye gukorana n'abahanzi baririmba utuntu tworohereye tw'inkundo duke ndashaka umuhanzi w'abahanzi nyine bari hard ku baririmba ibintu nyine bikakaye. P yaratangiye kuvuga ati ndambiye abantu baririmba ibintu bya ba Mary, ubwo ni Mary G Bridge abantu bahogoza bwabo groupe na managingaga bwa Jodes muri Bad Boy nako muri Uptown banyirukanyemo. Ndashaka abantu baririmba ibintu injyana y'umujinya, harya niko mubyita. Kubera iki P rero yifuzaga abahanzi baririmba ibintu iyanjyana twakwita ngo ni y'umujinya? N'ukubera iki? N'ukubera ko P yari ari muri East Coast, ariho turi muri New York, ariko nanone hakaba bitwa ngo muri West Coast, ubwo ni muri za California, habaga icyitwa ngo ni NWA cyangwa se Niggas with Attitude. Bahitinze guhera mu mwaka w'1988 barimo Ice Cube, ndetse icyo gihe muri California cyangwa se West Coast hari ari injyana y'umujinya cyane ikomeye cyane. Abo ba Snoop niho bari gutwikira. Icyo gihe P yaravuze ngo ubwo ngiye kwikorana, ngiye gushinga Rebo yanjye, ntabwo nshaka kongera gukorana n'abantu baririmba ibintu byorohereye. Nona ndashaka gukora injyana zimeze nk'izituruka muri West Coast, mbega izituruka muri za California n'ahandi, bari abantu baririmba injyana y'umujinya. Ubwo nubwo turi kuvuga bino byaberaga muri New York byaba P n'abandi, icyo gihe abastari bakomeye cyane bahambaye bateye ubwoba bari muri West Coast, ari buri kubona imbere yawe. P no yarakeneye abana baraparera ibintu biteye ubwoba. P umuntu rero wa mbere yabonye ushobora gukora ako kazi yahise asinyisha Biggie Notorious B.I.G. mu mwaka w'1992. Alubumu ya Biggie twarayitangiriye muri Uptown P bataramwiruka. Buriya Biggie Notorious yari umuhanzi wo muri Uptown ariko ataramenyekana alubumu ariko yarahakorewe. Ati nje banyita B.I.G. business instead of game. Mundi bura Notorious B.I.G. cyangwa se Biggie icyo bisobanuye magambo nyine ni business instead of game. Nibyo mbamabwira. Ubwo Andre Hareri yirukanaga P yaramwirukanye ariko amuha n'impamba y'imperekeza. Yaramubwiye ati P ngiye kukwirukana ariko ntago twabanye nabi, ndaguha umuhanzi bita Biggie n'ubundi niwe wamuzanye, mujyane umuhereho umumanaging. Urumva ko Andre Hareri nta katakoze. Ni nkuko waba uri muri Rebo yakwirukana igakubwira ati wa mwana nda kwirukanye ariko nitwabanye nabi, niyo mpamvu no muhanzi nubwo yari waramusinyishije ariko ari muri Rebo yacu Uptown, ariko ngiye kumuguha umujyane. P yavuye muri Uptown bamuha imperekeza ya Notorious B.I.G. hari alubumu B.I.G. rero akoze ariko babona nta cyizere itanga, bamuha P ngo ngaho mujyane. P mbega yajyanye Andre Hareri ariko ntabwo yaduhaye Biggie gutyo ku buntu bira mupangu, yaramuduhaye. Twagomba gushaka uburyo tuzishyura amafaranga y'indirimbo zakorewe muri Uptown kugira ngo tuyabishyure. Twari turi mu gahe mbega gatonya, twari dufite igihe gito cyane. Natangiye kugenda ntegura amanama hirya no hino. Uyu mugabo uri kutubwira yateguye. Twahuye n'abitwa Epic ni Rebo yari ikomeye, njagura na Sony ni Rebo yari ikomeye, mpura na Colombia ni Rebo yari ikomeye, tuzagura n'umugabo bitaga ngo ni Clive Davis wari ufite Rebo bitaga ngo ni Alista. Uyu mugabo Clive Davis umwibuke. Uyu mugabo abantu bose baramuzi. Uyu mugabo afite Rebo y'imiziki yitwa Alista ihagaza agaciro ka miliyoni zirenga 100. Uyu mugabo niwe managingaga ba Whitney Houston bita ngo ni Clive Davis.
binavugwa ko ari we wamwice. Twagiye dukora ibiganiro kuri we tuzanabigarukaho. Uyu we yararenze ntabwo yari ku rwego rwa ba Uptown cyangwa ba P Diddy, ni wa muherwe uri hejuru cyane. Uyu mugabo niwe wafumbuye Whitney Houston, azana bita Carly Simon, azana Aretha Franklin, bega injyana abastari bose muri pop bose baba mu isi. Ni wabazanye Clive Davis. Uyu mugabo Clive Davis binavugwa ko ubundi ari we wigishije P Diddy ibintu byo kuba yaba umutinganyi, kuko uyu mugabo nawe yari umutinganyi. P Diddy bakimara kumwirukana muri Uptown Records yagiye guhura n'uyu mugabo bita ngo ni Clive Davis, umukire ukomeye cyane wari uhambaye mu bintu byo gushyira amarebo. Twafashe indirimbo za Notorious B.I.G zari zitarasohoka tujya kuzumvisha n'umukire bita Clive Davis mu nama. Indirimbo ya mbere twumvishe Clive Davis tumubwira ati wadutera inkunga ukaduha amafaranga tugashinga rebo tukazakwishyura, twamwumvishije indirimbo ya Notorious B.I.G yitwa ngo ni Gimme the Loot. Iyo ndirimbo kubera amagambo yari arimo akomeye Notorious B.I.G yari yararirimbye, uyu mugabo Clive Davis yarayumvishe arakanura n'umuzungu w'umukire agira ubwoba. Wari umenyereye kwiyumvira abantu bahogoza bameze neza, ngo Clive Davis yumvishe ibintu Notorious B.I.G yaririmbaga arakanura agira ubwoba. P Diddy yaje kundana ndamubwira ati wa mwana ufite ibicuruzwa, ngiye kugura vision yawe, intumbero yawe ngiye kwishoramo amafaranga. Icyo gihe nahise nshinga rebo yanjye nyimara guhura na Clive Davis anteye inkunga, mpita nshinga rebo nyita Bad Boy. Numvaga nshaka guhangana n'ibintu byose, ntago nashaka gushinga rebo, nta nubwo nashaka gukora amafaranga gusa, nashaka gukora amateka. P Diddy niyo ntumbero yari afite mu mutwe, uramwumva ariko ati nashinze rebo, nashaka gukora rebo, nashaka gukora amafaranga, nshaka gukora amateka. Icyo gihe nge na P Diddy rebo twarayishinze, twarafatanije kuva igitangira impapuro za mbere tujya kwandikisha rebo muri RDB yabo. P Diddy arangije imigabane ingana na 25% muri iyo rebo. Indi migabane isigaye yose ayandika kuri mama we Janice, 75% byandika kuri mama. Urumva ko P Diddy ashinga rebo ya Bad Boy nta natanu yaramwanditseho, yafashe imigabane yose yandika kuri mama we 75%, 25% byandika kuri uyu mugabo ari kuduha ubuhamya babanye Kaka Boros. P Diddy yo company ntabwo yigeze yandika mu mazina ye, kuko yari ameze nk'uri kugira ngo arinde izina rye atazishyuzwa amafaranga na ya miryango y'abantu 9 bapfuye. Urumva muri Amerika hari ukuntu abantu rero ari abanyamibare. P Diddy yari yarigeze gutegura ikirori nababwiye hapfiramo abantu 9. P Diddy icyo gihe yari mayibona amafaranga yari afite afatika nyine, irumva iyo miryango ntabwo yari kumugendaho, barabyihoreye bigira nkaho nta byabaye. Ariko P Diddy amaze gushinga rebo bita Bad Boy aravuga ngo abanyamerika ndabazi, imiryango y'abantu 9 bapfuye 9 rimwe na kubera ikirori nateguye, nshobora gushinga rebo nayiyandikaho bakazajya kundega ngo naduha impozamarira n'ibiki, ugasanga udufaranga nkorera muri rebo ntubahayeho. Niyo mpamvu P Diddy ashinga company ya Bad Boy, ibintu byose yabyanditse kuri mama we, mbega systeme Hakimi, kugira ngo iriya miryango y'abantu 9 bapfuye umunsi bazaza kumuteza ingaru bazasange nta kintu kimwe kimwanditse, babwira ati twese tugiraga amafaranga. Ako kanya nyibona P Diddy ukuntu nta natanu yiyanditseho kandi dufunguye rebo ntagira umugabane n'umwe yiyandikaho, nibwo nahise mbona ko P Diddy yahindutse yabaye undi muntu. Ntago nongeye kubona P Diddy akiri kakana kigaga segonderi ya St Michael kagatini, oya nahise mbona ko yakuze, umuntu utangira kugira ubwenge buvuga ati ngiye guhiga ibiceri niyagira amafaranga namwe mu nyandiko kugira ngo ibyo nakoze bitazankurikirana. P Diddy uwo munsi nahise mbona yahindutse umugabo nk'uyu mbona uyu munsi. Buri ukorera abantu hari ukuntu bujenjetse, yaramaze gushinga ibintu bye. Ati nahise mbona P Diddy mbona uyu munsi. Twakoze deal ya miliyoni 10, miliyoni 1,500,000 nk'avance byahise bijya mu mufuka wa P Diddy akimara gushinga Bad Boy. Indi miliyoni 1.5 overhead yagombaga kuba amafaranga yacu yo gukoresha, yo kuba dukora akazi nyine mu kazi. P Diddy yahise ambwira ngo ayo nayanyu muyakoresha icyo mushaka, mwe mumenye gusa ko company yanjye iri gukora. Wumvishe P Diddy ariko agishinga Bad Boy yaratewe inkunga cyangwa se yaramaze gutsindira deal ya miliyoni 10 yahise ahabwa direct na Clive Davis. Izo miliyoni 10 P Diddy ngo yahise ahabwa amavansi ya miliyoni 1.5 ye, n'indi miliyoni 1.5 ahita yihereza abana arababwira ngo mwe muyikoresha icyo mushaka, ntago nzabagenzura, company yanjye mfa kumenya ko iri kuraninga gusa. Gwera ku munsi wa mbere cyangwa se umunsi 0 nanditse buri kimwe cyose nk'umuntu wari uhagarariye nyine iyo company ya Bad Boy yari itangiye cyangwa se iyo rebo, ndetse buri kintu cyose naracyandikaga, amafaranga asohotse yinjiye, bije yose ya company, ndetse n'ubuzima bwite bwa P Diddy ninjye wabwishyuraga nkanakurikira buri kimwe nyine nk'umuntu nk'umukozi uri muri company ubishinzwe. P Diddy yatangiye icyo gihe kurya Vigo, ifoto yariye kuva kera, uramubona ariko ni umugabo wabaga uri muri office yari kwitaba amatelefone, ariko n'abogoshi ba wa muniga ariho bamusanga kugira ngo agaragarize isi ko bari mu kazi, nta mwanya afite wo kujya kwicara muri salo. P Diddy afite ukuntu yiyumvagamo abantu bakomeye, iyo yabonaga umuntu ukomeye cyangwa se umuntu urenze,
PDD yifuzaga kuba nkawe. Ndagira ngo wumve PDD ahantu atandukaniye n'abandi barara bose uzi mu muziki cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo PDD yifuzaga kuba igihangange cyangwa se umuntu ukomeye cyane nk'abo yajyaga abona, ariko we akaba umuntu ukomeye atabigaragarije mu kwigira umuntu w'umunyamihanda w'imbobo w'ikirara. Buriya ukuntu umuntu yigira umuntu ukomeye ariko ukabona yigize gangster, yigize ikirara, ngo nibwo ari bugaragaze ko ari umurara cyane. Ngo PDD yashakaga ngo kuba umuntu ukomeye muri ruganda rw'umuziki, ariko we ngo akagaragaza ishusho yereka abaturage, ntabereka ishusho y'ubugangster cyangwa se y'uburara, ahubwo akabereka ishusho y'umuntu w'inyangamugayo uri kwita kuri business gusa. Abo murara bari umugoma, bari umuntu nyine mubi wakora n'ibyo babandi bigaragaza nk'amagangster batakora, ariko we niba mubone inyuma nyine bamubone nk'umucuruzi, nk'umwana mwiza, nk'inyangamugayo udashyigikiye na biriya bintu bari abantu baba bakora. Ariko indani ibyo we yabyitaga ngo ni paper gangster. Ni gangster nyine zo mu mpapuro, bava kupana babandi babigize ingegera, batukana, barwana, bicana, bigize nyine nk'ari mayibobo. We abari gangster ariko ryihishe inyuma y'ibitabo riri gutwika. Umva nago ndibwishira ibintu narimo. Nkuko uyu mugabo yigitaga yarageragezaga no kuba gangster ryo ku muhanda ariko icyarimwe mwibanga. PDD ariko nubwo yageragezaga nanone kuba ari gangster ryo ku muhanda muri we ariko atabigaragaza, adashaka reshusha abantu bamubonamo, ntago yari yarigeze aba ku muhanda. Mama yari yaramureze uko ashoboye n'amafaranga yasizwe na papa we na mama wakazi yakoze kose kugira ngo PDD abeho ubuzima bwiza. PDD buri yabaye ubuzima bwiza, yabayeho neza nyine, yize no mashuri meza ndetse yari n'umuhanga. Gusa uko iminsi yicumaga PDD yakomezaga agira imbaraga mu muziki, ariko akaba ari kagenda agira na beef n'abantu bagiye batandukanye. Uburyo rero nyuma y'icyo gihe ngiye n'umukobwa twakundanaga Misa twari tumeranye neza, yari inshuti yanjye nubwo twari twaratandukanye. Nari nicaranye na Misa ngiye kumva numva umuntu akomanze ku idirishya ry'imodoka, mbona ni PDD. Yari yaraka yashyushye atangira kunyataka, ndamuseka ndabwira ati mwana urashaka kuruhangana nanjye, uri kwishira mu bibazo, ubizi kutankubita kuko namurushaga imbaraga uyu mugabo nijiya. Ndabaga ati tujyara mu nguni turwane. Numvaga mwubaha pe nk'inshuti yanjye PDD, numvaga ko ngiye kurwana nawe. Tugeze tambwira ngo mva mwana hari ikintu nshaka kumvisha wana ibyo kurwana tubireke. Ahita nyumvisha ahubwo album ya Big Smalls, ubwo ni Notorious B.I.G. Nari nzi ngo tugiye kurwana, ahita nyumvisha album ya Big Smalls na album ya mbere ya Notorious B.I.G. Iyi ndirimbo ya mbere yari iriho yatwitse bayitaga Juicy, yasohotse muri sama y'94. urayumva ariko iyo ndirimbo ati Notorious B.I.G. ntago ari umuntu wasohoye indirimbo ye ya mbere ngo ahite yamamara abo umuntu w'igitangazo ya. Ati Notorious B.I.G. yatangiye aciriritse, atarapa neza, atifitiye icyizere, anafite ubwoba. Gusa icyo gihe mu gihe twari turi gukora Notorious B.I.G. tugerageza kubaka ibyacu muri West Coast, bo bari bari gukora ibintu byari biri kuba. Ubu turi muri East Coast, ariko muri West Coast ibintu byari biri kuba, abasitari bari benshi. Icyo gihe bano bo muri Death Row bari bameze nabi cyane. Icyo gihe twatangiye kubigana ngiye na PDD, turavuga ngo twige neza dukopere ibiri gukorwa muri West Coast natwe tubizani wacu. Icyo gihe muri West Coast Tupac yari umustar umurika. Icyo gihe 94 mu gihe ba PDD bari kubaka Bad Boy, 93 gutyo 94 aribwo bari gufatisha muri West Coast. Tupac yari umustar uhambaye cyane. Icyo gihe Tupac yari afite indirimbo yitwa ngo I Get Around. Iriya ndirimbo twayirebaga nk'abantu bicaye muri laboratoire ducunga ngo se Tupac yakoza gaki, yashyize iki muri video tubigeho natwe tubikore. Wumvishije ariko uyu ni wakufondanye Bad Boy na PDD ari kubyivugira ko bigaga buri munsi Tupac bamwigana. Natwe iriya ndirimbo yitwa Get Around, I Get Around ya Tupac, ibyo yakoresheje muri video twarabyigaye. PDD byose yarabifasha arabyiba yongeramo utundi twe, na video arayiterura yose byose, imico muri West Coast, imyambarire byose turabiterura turabyiba tubishyira muri video ya Notorious B.I.G. yitwa Juicy. Wayibonye ariko bya bindi mujya mvuga ngo hari abanyarwanda ngo babashishuye video. PDD no yaragiye aterura neza video yitwa I Get Around ya Tupac, arabizana muri Juicy ya Notorious B.I.G. Urabona ko byenda no kumera kimwe. Indi singo twasohoye yari Big Poppa, ni indirimbo yamamaye cyane ya Notorious B.I.G. Iyo ndirimbo ikimara gusohoka Big Poppa yahise dushyira ku rwego rwo hejuru, ihashyira Notorious B.I.G. na rebo yacu Bad Boy tayari ubwo ngubwo ibigeze ku gasongero. Ati batwumvisha album yitwa Ready to Die mbere yuko isohoka na album ya Notorious B.I.G. ihambaye cyane. Icyo gihe Notorious B.I.G. yoherereje Tupac demo cyangwa se nyine amwumvishe ni nka sample amwumvisheho. Iyo album
Ready to Die ya Notorious B.I.G twayumvishijeho muri Death Row. Uyu nguyu uri kuvuga ni mubyara wa Tupac Shakur bamwita William Rezan. Icyo gihe rwose Pac yakiriye telefone ya Notorious B.I.G aramubwira ati ngwino muri kirori cyo gutegura umunsi wo gusohora album cyangwa se bya birori byo gusohora album. Tupac twese yesa tubwira ati tuve West Coast tujye mu kirori cya Notorious B.I.G tujye muri release party yiwe yo gusohora album cya B.I.G. Ewana ni show nziza cyane yo gusohora album. Nubwa mbere nabonye umuntu nejejwe n'intsinzi ya mugenzi we. Tupac yabaga nejejwe n'iterambere rya Notorious B.I.G ku rwego rutabaho. Bari inshuti cyane. Tupac yanezezwaga n'iterambere ry'uyu mwana uri kuzamuka inyuma ye yarushaga. Yamurushaga kuba yaramamaye imbere, ariko abenshi bakunze kuvuga ko Notorious B.I.G yarushaga Tupac. Ati Tupac yarashishikajwe cyangwa se anejejwe n'iterambere rya Notorious B.I.G, atariko Tupac yarabizi yaravugaga ngo Notorious B.I.G ntaga ndenze na nubwo azigera ndenga. Gusa Tupac yarabizi ko ikindi kintu kizakurikira gitwika ari B.I.G mu ruganda. Yaramuzi neza ko ari umuhanga. Tupac ikikwereka ko yarashishikajwe n'iterambere rya Notorious B.I.G. Notorious B.I.G igeze kubwira Tupac ngo ndashaka kuva kwa PDD nkaza ukanyifashiriza ukamanaginga ukangeza ku rwego nk'uruguriho. Icyo gihe Tupac yaramubwiye ngo ntago ngiye ibyo bintu nabibonera umwanya sinabishobora, inama nakugira gumana na kariya gahungu bita Puff Daddy kakugira umusitari kuko Puff Daddy ubwo bushobozi yari abufite kandi ko kubyara ibyo. Ati Tupac yatangiye kujya ajya mu makonseri agatumira Notorious B.I.G akaba ari ubanza kuri stage kugira ngo amumenyeshe abantu amusiga umufana we. Barazengurukanye nyinshi. Tupac yarari gushinga Thug Life. Tupac yumvaga agomba kwigarurira community yacu kugira ngo abereke ko ubuzima buba ari bwo agomba kuririmba kugira ngo bamwiyumvemo. Niyo ngenga bitekerezo ye B.I.G akabyumva nawe akabiha agaciro bikabahuza. Tupac yatangiye kugirira ishyari ubushuti bwari buri hagati ya Notorious B.I.G na Tupac. Iyo nabaga ndi kumwe na Big numvaga numvaga ko niyo naba ndahantu Big atamvuga nabi yandengera. Numvaga ari we muntu wenyine mfite wo kwizera muri iyi si. Uwo ni Notorious, uyu ni Sean Combs amagambo yagiye avuga. PDD yabaga afite uburyo cyifuza nimba mukorana uri nk'umuhanzi nkakora kwa Notorious B.I.G. PDD akumva kwiye gukontorora Notorious cyane. Uri umuhanzi wanjye ugomba no kuba inshuti yanjye magara naho undi muntu mukwiye kuba inshuti kundusha. Umva tumaze kwandika indirimbo 30 ndakwishyura urankorera hit ukora tuba turi kumwe. Uwo ni ndereruje gutwara ubushuti bwanjye nawe. Ubundi kubera iki Tupac tumukeneye no amagambo PDD yibazaga abaza Notorious. Tupac kuki musige mwirirwana cyane karinge inshuti yawe aringe kumenaho amafaranga haringe boss wawe hit uzikora mari nguha ibitekerezo. Ubundi Tupac tumukeneye iki kuki musigaye mukururana ku buryo nyine mbega uyu PDD yatangiye kugirira ishyari ngo ubushuti bwa Pac na Big. Tupac yari umuntu ukunzwe pe, umuntu wese yahita kumva. Abagore bose bakundaga Tupac. Tupac subona ko yari ikirara, abagore bose baramukundaga. Tupac yakinaga filime ari umusitari. Tupac yari umuraperi mwiza. Naho uyu mugabo bita ngo ni Sean Combs kuba we yari umucuruzi cyangwa se umuntu uzi gukora marketing cyane ushobora guteza ibintu imbere akabicuruza, ari umuntu yumvaga ko kugira ngo utere imbere ari ukubeshya. Reka duikaze Tupac Shakur. Ati Puff Daddy cyangwa se PDD kubera ko yumvaga ngo gutera imbere bisaba amayeri, imitwe, kubeshya no gushukana no kurya utw'abandi no kunyereza. Ngo Tupac rero yari afite wishyari na PDD kubera ko ngo Tupac ibyo yageragaho byose byabaga nta bugome burimo, nta muntu yagambaniye, nta muntu yabeshye, nta muntu yamanipiye. Uko ari niko yerekanaga kandi akagira fame na success byose icyarimwe. Ngo ibyo rero bigatuma ngo Puff Daddy amugirira ishyaka avuga ati twe tuba twahimutse, twabeshye, twakinnye amakata menshi nk'igihumbi kugira ngo tugere kuri iki gikundiro. Umuginga we nta effort bimusaba, ngo bigatuma amugirira ishyari. Puff Daddy yaratewe ubwoba na Tupac. Iyo mbyibutse ibi byose nsubisha amaso inyuma mpita mbibona nkabisobanukirwa. City College ahandi yateguye ikirori abantu bagapfa, ubuzima bw'inzirakarengane bwarapfuye, ndetse uwari watumye abo bantu bapfa abasha kubivamo amahoro, nta muntu n'umwe umushyizeho urwo rupfu rw'abantu ari we Puff Daddy. Ikindi yari afite abakire akorera bamuha amafaranga barimo Cliff Davis. Ukagira noneho umugabo w'inakoreka bita ngo ni Tupac Shakur utarahemutse kwagira hagera cyamenyekana. Ibyo byose rero byaragendaga bikabatandukanye. Ubundi byose byatangiriye muri New York bajya gushwana birangirira muri Las Vegas. Urwango rwa PDD na Notorious na Pac rwatangiriye muri New York birangirira Vegas imwibutsa kariho Tupac yarasiwe. Nakubwiye ngo turaza kubona ibintu byinshi, turabona amakuru menshi utaruzi utigeze ubona muri izi episode 3 zindi zisigaye. Ese umuntu wishe Tupac Shakur waba umuzi? Oya ntawe nzi hano, ni muri interview ubwo bamubazaga.
aramuzi koko. Ubu ngubu iyo nsubije amaso inyuma nk'ubu maze gukura mfite ibitekerezo bikuze, mpita mbibona neza ko Puff Daddy cyangwa se P Diddy ariwe wishe Notorious B.I.G. Uyu bivuga n'uwo bashinganye Bad Boy bakuranye babaye. Sean Combs yakomeje kugenda hakana ko nta hantu ahuriye n'urupfu rwa Tupac. Ntabwo yigeze ashinjwa icyaha icyo ari cyo cyose gifite aho bihuriye n'urupfu rwa Tupac. Mu mwaka wa 2015 Sean Combs bamushinjije ibyaha bigiye bitandukanye uko nakubwiye, ariko ndaje turebe episode ya kabiri. Iyi yari episode ya mbere, mu kanya ndaje.